Umuzi w'inzika y'inzigo, Rwanda nyuma y'amahirwe ya nyuma. Marie Esther Murebwayire. Umuzi w'inzika y'inzigo, Rwanda nyuma y'amahirwe ya nyuma. Ariko igihe ibyo bizaboneka ndetse biraje, nibwo bazamenya ko bahozwemo n'umuhanuzi. Ezekiyeli igice cya 33 umurongo wa 33. Inyandiko ya Etienne Masozera. Ubwa mbere nakurikiye inyigisho ya Marie Esther Murebwayire hari ku itariki 19 z'ukwa mbere 2010. Icyo gihe inyigisho ye yayise kumenya ibihe. Nakurikiye inyigisho ye bwa kabiri ku itariki ya 28 z'ukwa mbere, ubwo yigishaga inyigisho yerekeranye n'ibyo umuhanuzi Amosi yeretswe muri Amosi ibice 7. Izo nyigisho zombi zatambutse ku munara. Umuntu wese ubishatse ashobora gukurikira ibibera ku munara yibereye iwe mu rugo. Nanjye niko nabigenje. Kuva icyo gihe nkurikiranira hafi uko mbishoboye inyigisho zose za Marie Esther Murebwayire, kuko nazisanzemo ubutumwa ntigeze numva ahandi. Marie Esther Murebwayire afite impano yo kuvuga ibintu mu mazina yabyo nta guca ruhinga nyuma. Iki gitabo Umuzi w'inzika y'inzigo, Rwanda nyuma y'amahirwe ya nyuma, nacyo niko cyanditse. Iyi ni inkunga Marie Esther Murebwayire ateye abantu bose bibaza ku nkomoko n'impamvu y'ibibera mu karere k'iwacu i Rwanda no mu biyaga bigari muri rusange. Ndifuriza buri muntu wese utekereza buri munsi ku bibera iwacu gusoma iki gitabo. Ntazabibuzwe n'imyemerere y'idini rye, ubwoko bwe, cyangwa se umurongo wa politiki agenderamo. Ndashishikariza by'umwihariko abavandimwe n'inshuti zanjye bacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi gusoma iki gitabo Umuzi w'inzika y'inzigo, Rwanda nyuma y'amahirwe ya nyuma. Iki gitabo cyatumye nibaza cyane ku bibera hirya y'ibigaragarira amaso yacu. Etienne Masozera, Ottawa, Canada, tariki 5 Werurwe 2013. Sinyatire. Inyandiko ya Pasteur Jean Claude Karinijabo. Nubwo maze imyaka isaga 16 narakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wanjye, kandi nsoma ijambo ry'Imana buri munsi, ntabwo nari narigeze nsobanukirwa ko nubwo mu mategeko y'abisi icyaha ari gatozi, nyamara ko mu buryo bw'umwuka icyaha gikozwe mu izina ry'ubwoko cyangwa umuryango kigomba kwihanirwa kikaturwa n'utaragikoze ariko cyarakozwe hitwaje ubwo bwoko cyangwa umuryango. Ariko umunsi numvise Marie Esther Murebwayire asobanura ijambo dusanga muri Obadiya umurongo wa 11 rivuga riti, wa munsi wihagarariraga urebera gusa wari umeze nk'uwo muri bo. Uwo mwanya nahise nsubiza amategeko nigishijwe mu kabati, ndatekereza ndetse mboneraho kwibuka ko Bibiliya itubwira ko ubwenge bw'iyi si ari ubupfu ku Mana. Abakorinto ba mbere igice cya 3 umurongo wa 19. Iri jambo ryo muri Obadiya 11 ryatumye nsubiza amaso inyuma nibuka ukuntu ubwo nari muri Amerika muri Nyakanga 1994 narebaga kuri za televiziyo imbaga y'abahutu iriho ihungana n'abicanyi ruharwa bari basize banitse imirambo ku gasozi. Nyamara abo bahutu bakagendana n'izo ntera hamwe nta bwoba nta n'umususu. Nahise nsobanukirwa impamvu mu buryo bw'umwuka n'umuhutu utaragize uruhare mu itsemba Abatutsi icyo cyaha kimwomaho nk'umuvumo, kandi ko atari kubw'amaraso ya Yesu uwo muvumo ntaho abahutu bazawuhungira. Ndakangurira abanyarwanda bose, ariko cyane cyane bene wacu b'abahutu, kwakira ubuhamya n'ihishurirwa riri muri iki gitabo bafite ubwoba no guhinda umushyitsi, bagaca bugufi bagahindukirira Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo, tukihana twese nta zindi mpaka cyangwa urubanza icyaha cy'itsemba Abatutsi nk'icyaha rusange. Intera hamwe n'abari bafatanije nazo bashyize mu bikorwa bitwaje ubwoko bwacu bw'ubuhutu. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe mwese mutangiye gusoma iki gitabo Umuzi w'inzika y'inzigo, Rwanda nyuma y'amahirwe ya nyuma. Pasteur Jean Claude Karinijabo, Vancouver, Canada, itariki 22 Mata 2013. Umukono. Abarezi bahagurutse ntibamurega ikirego cyose cyo mu bibi nakekaga, ahubwo bamurega impaka zo mu idini yabo n'iz'umuntu witwa Yesu wapfuye, uwo Paulo cyangwa Mariya yavugaga ko ari muzima.
Ibyakozwe n'intumwa ibice 25 umurongo wa 18 kugeza wa 19. Nakiriye umwami Yesu mu bugingo bwanjye tariki ya 11 z'ukwa 12 1990 kugeza kuri 13 z'ukwa gatatu 1996 ubwo nahuraga na Yesu kuri uwo mugoroba saa 11. Iyo myaka uko ari 5 n'amezi 3 yabaye igihe cyategurizaga umuhamagaro nyirizina. Nayise imyaka y'uruzerero ivanzemo ibibi byinshi. Itangiriro bice 47 umurongo wa 9 kuva tariki 13 z'ukwa gatatu 1996 kugeza itariki 22 z'ukwa gatandatu 1999 yabaye imyaka 3 n'amezi 3 yo kuvuga ubuhamya bwanjye, guhamya mpamiriza Yesu aho yankuye habi cyane. Nzabisobanura mu buryo burambuye mu gitabo cy'ubuhamya bwanjye kiri mu nzira. Nashinzwe na Yesu umurimo w'ubwiyunge bw'amoko hutututsi nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Aho ni naho hari ipfundo ry'ibanga Yesu yampishuriye kubirebana n'umuhamagaro w'ibiyaga bigari n'uw'u Rwanda by'umwihariko n'ahandi ku isi muri rusange. Ubutumwa nahawe bwabereye umugisha benshi bakize ibikomere by'amoko n'ibindi. Nawe ndasaba Imana ngo uzabe muri bo ubwo uzasoma umuzi w'inzika y'inzigo nyuma y'amahirwe ya nyuma Rwanda. Mfite umurimo wo kugarura itorero rya Yesu Kristo ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Abefeso ibice 2 umurongo wa 20. Hanyuma ubwiza bw'itorero rya nyuma bukazaruta ubw'irya mbere. Hagayi ibice 2 umurongo wa 9. Mfite umutwaro kandi wuko impunzi zose z'ibiyaga bigari zataha mu mahoro, kuko Zaburi y'137 umurongo wa 4 ivuga ngo twaririmba dute indirimbo y'Uwiteka mu mahanga. Kimwe n'abandi benshi ntegereje u Rwanda rushya rutarangwamo amacakubiri, ruri mu bwiyunge nyakuri bwo bwonyine bushobora kuzana ubumwe. Akaba ariho hazava ububyutse bwahanuwe maze abanyarwanda tukabona kwinjira neza mu muhamagaro tugakoreshwa n'Imana nta nkomyi. Ntegereje kandi ubuyobozi bwubaha Imana nta buryarya n'ubugome. Imana ikomeze impishurire birenzeho kandi buri wese utegereje kugaruka k'umwami n'umucunguzi wacu Yesu Kristo ajya nsengera. Musomyi mwene data, ndakwifuriza kuzarangiza gusoma iki gitabo umaze kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi wawe, kandi Imana itangire muri wowe umurimo wo kukubohora mu migozi y'amoko n'ibindi bikikuboshye. Nyuma uzahishurirwe byinshi, ukoreshwe byinshi, uzafashe benshi, hanyuma uzahembwe byinshi. Imana iguhe umugisha. Marie Esther Murebwayire. Umwami aramusubiza ati, genda kuko uwo muntu ari igikoreshwa n'itoranirije ngo yogeze izina ryanjye imbere y'abanyamahanga n'abami n'Abisirayeli. Nanjye nzamwereka ibyo azababazwa nawe uburyo ari byinshi bamuhora izina ryanjye. Ibyakozwe n'intumwa ibice 9 umurongo wa 15 kugeza wa 16. Amashakiro igice cya mbere. Ubuhamya bw'ifatizo urupapuro rwa 18. Igice cya kabiri. U Rwanda n'Abanyarwanda urupapuro rwa 46. Igice cya gatatu. Ibisa bitagira isano HIV na HTT urupapuro rw'137. Igice cya kane. Gacaca imanza na nyuma yazo n'ibindi urupapuro rwa 239. Igice cya gatanu. Ubutumwa bw'imbuzi ku bakozi b'Imana urupapuro rwa 284. Igice cya gatandatu. Imyuka itandatu irwanira ubutegetsi urupapuro rwa 306. Igice cya karindwi. Umuhuza mwunzi urupapuro rwa 314. Igice cya munani. Umuti nyamuti urupapuro rwa 375. Igice cya 9. Icyaha rusange urupapuro rwa 475. Igice cya 10. Inzozi urupapuro rwa 483. Igice cya 11. U Rwanda mu mugambi w'Imana. Igice cya 12. Nyuma y'amahirwe ya nyuma urupapuro rwa 546 ari nacyo cya nyuma. Ijambo ry'ibanze. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere. Kandi mbere na mbere hariho jambo. Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere.
Aya magambo yo muri Bibiliya amwe ari mu itangiriro ahabanza, andi ari mu butumwa bwiza bwa Yohana ahabanza. Impamvu ntangiranye n'aya magambo ni uko ariho hari ukuntu Imana yaremesheje ibintu byose ijambo ryayo uretse umuntu wenyine. Akaba ari naho mu butumwa bwiza bwa Yohana hari ihishurwa rya jambo wigize umuntu kugira ngo aducungure, ari we mwami wanjye Yesu Kristo. Uyu akaba ari we agakiza kabonerwamo wenyine, kandi nta wundi agakiza kabonerwamo kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Ibyakozwe n'intumwa ibice 4:12. Ibyo mugiye gusoma mu muzi w'inzika y'inzigo Rwanda nyuma y'amahirwe ya nyuma, muzasangamo byinshi bisaba kuba usoma agomba kuba yaravutse ubwa kabiri. Yohana ibice 3:3. Yarakiriye agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo. Ibyakozwe n'intumwa ibice 4:12. Ibindi ni ibyumvikana kuri buri wese. Ari nayo mpamvu mbanje gusaba ngo mbere yo gusoma banza wumve icyo iri jambo riri mu Baroma ibice 10:9 kugeza 10 rivuga. Ubisoma ubyitayeho, ndetse ndagusaba guhera ku bice 7 kugera ku 9 kugira ngo ugire icyo wumvamo, unasome witonze cyane. Ibyakozwe n'intumwa ibice 2:1 kugeza 42. Nyuma ndasaba ngo Mwuka Wera agusobanurire, kuko niwe twahawe nk'umufasha n'umuyobozi. Urabanza kwita kuri ibi ngibi mbere yo gusoma wihuta, kugira ngo ibyo uzasoma bizakugirira akamaro ndetse uzabashe kubyumva neza. Bishobora no kukubera ubufasha mu nzira y'agakiza ugiye gutangira. Abaroma ibice 10:9 n'uwa10. Niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Kuko umutima ari wo umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Kuko iki gitabo kirimo ibice 3 by'ingenzi, ari byo ihishurirwa ry'Imana, amateka muri rusange, ubuhamya bwanjye n'ubw'abandi. Mu ihishurirwa hakubiyemo byinshi birimo nk'ubuhanuzi n'ibindi Imana yagiye ivuga. Mu mateka muri rusange harimo amateka azwi n'atazwi. Uko muzagenda musoma iki gitabo kandi muzagenda musangamo mu bice byacyo binyuranye ubuhamya bwanjye cyangwa ubw'abandi bantu. Ihishurirwa, amateka muri rusange n'ubuhamya nizo mfunguzo zigize iki gitabo. Ntuzihe gushakisha muri iki gitabo igice gikubiyemo ihishurirwa gusa, cyangwa amateka muri rusange gusa, cyangwa ubuhamya gusa. Uko Umwuka w'Imana yanyoboye niko natanze ubu butumwa. Ndasaba ngo nawe akuyobore kugira ngo wumve neza icyo Umwuka abwira amatorero, cyane cyane ayo mu Rwanda muri iki gihe cya nyuma y'amahirwe ya nyuma. Ndakwifuriza wowe usoma iki gitabo kwakira agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo, kugira ngo uzabone ubugingo buhoraho, ndetse no muri iyi mibereho yo mu isi uyibemo wubaha Imana yakuremye igukunze, bigatuma itanga umwana wayo w'ikinege ngo agupfire ku musaraba, kugira ngo n'umwizera utarimbuka ahubwo uhabwe ubugingo buhoraho. Yohana ibice 3:16. Imana iguha umugisha usoma umuzi w'inzika y'inzigo Rwanda nyuma y'amahirwe ya nyuma. Marie Esther Murebwayire. Igice cya mbere, ubuhamya bw'ifatizo. Uragowe wa gihugu we cyuzuye urusaku rw'amababa y'udukoko, igihugu kiri hakurya y'inzuzi z'Ikushi, wowe wohereza intumwa zinyuze mu nyanja zikaza mu mato y'imfunzo hejuru y'amazi. Nimwihute ntumwa zabuhiriye, mutahe iwanyu muri kiriya gihugu cy'abantu barebare b'umubiri unogereye, igihugu gitinywa kugera ku mpera z'isi, igihugu gikomeye kandi gishikamira abanzi, kikaba cyambukiranyijwe n'inzuzi. Yemwe bantu batuye isi mwese, ubwo ikimenyetso kizigaragaza ku musozi muzacyitegereze, naho ihembe nirivuga muzatege amatwi, kuko Uwiteka yambwiye ati, nzigumira hamwe maze nitegerereza aho ntuye. Nzaba meze nk'ubushyuhe igihe cy'izuba, cyangwa nk'ibicu bibuditse igihe cy'isarura. Nuko ahagana igihe cy'isarura
ururabyo ruhunduye, amahundo amaze guhisha, imbuto bazitemesha umuhoro, naho amashami adafite akamaro akajugunywa, ibyo byose bizagabizwa inkongoro zo mu misozi n'inyamaswa z'inkazi. Inkongoro zizahamara impeshyi yose, inyamaswa z'inkazi zose zihugama itumba. Icyo gihe mu gihugu cy'abantu barebare b'umubiri unogereye, igihugu gitinywa kugera ku mpera z'isi, igihugu gikomeye kandi gishikamira abanzi, kikambukiranywa n'inzuzi, kizazanira amaturo Uwiteka Nyiringabo ku musozi wa Siyoni aho aganje. Bibiliya ijambo ry'Imana, Yesaya ibice 18 umurongo wa 1 kugera wa 7. Kera Imana yavuganiye na ba sogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose, ari we yaremesheje isi. Uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, kandi akaba ari we uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze, amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bwikomeye cyane yo mu ijuru. Abaheburayo igice cya 1 umurongo wa 1 kugera wa 3. Pawulo yaranditse ati, ndashimira Kristo Yesu umwami wacu, wambashishije yuko yatekereje ko ndi uwo kwizerwa akangabira umurimo we, nubwo nabanje kuba umutukanyi n'urenganya n'umunyarugomo, ariko narababariwe kuko nabikoze mu bujiji ntarizera. Timoteyo wa 1 igice cya 1 umurongo wa 12 kugera wa 13. Nanjye ntanze iryo shimwe ku mwami, umucunguzi n'umukiza wanjye Yesu Kristo, nk'uko buri wese agira icyo amenya akakigeza ku bandi kugira ngo bazafashwe. Nanjye namenye byinshi ku birebana n'ibyerekeranye n'amateka y'u Rwanda, mu buryo bugaragara no mu bwo mu mwuka, uburyo bw'ubumana, uburyo butagaragara budafatika, udakabakaba ngo ukoreho. Kuko ibyo namenye bimwe nabibwiwe n'Imana, ibindi ni ubuhamya bwaturutse ku bandi, ibindi ni amateka asanzwe azwi na benshi cyangwa na bake. Utazafashwa n'iby'Imana azafashwa n'ibyanjye bwite, cyangwa iby'abandi se, cyangwa se amateka. Ariko ndifuriza buri wese kuzabanza gufashwa n'iby'Imana cyane cyane, kuko nibyo bitanga ubugingo buhoraho, iby'umubiri ntacyo biba bimaze. Umwuka niwo utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo. Yohana ibice 6 umurongo wa 63. Kumenya umuhamagaro w'Abanyarwanda, gusubiranamo kw'amoko n'uturere, uburemere bwa jenoside abahutu bakoreye abatutsi, icyayiteye, ingaruka zayo, guhora kwakurikiye ku ruhande rw'ingabo za FPR, icyakunga ayo moko hutututsi, n'ibindi bigendana na jenoside yo guhora n'ibyaha byibasiye inyoko muntu n'ibyo mu ntambara. Ibyo byose ahanini bigashingira uko Imana ibibona, ntabwo ari uko abantu, Loni, za leta z'ibihugu, abandi banyabumenyi cyangwa isi mu iterambere babibona. Amateka mu Rwanda benshi murayazi, ariko buri wese agiye amenya ye by'umwihariko bitewe n'icyo ashaka kumenya, n'ingaruka yamugizeho, akanayagoreka uko ashaka bitewe n'ibikomere yamuteye, kandi akemeza ko ari ukuri kuzuye, kandi ko ari we ugufite wenyine. Hari byinshi byagiye byandikwa bikanavugwa, ariko ugenzuye usanga abenshi bakurura bishyira, bikubira, bishyira heza, kuko nabo sibo. Ndabumva cyane, nanjye niko nari meze mbere. Ni ibikomere ayo mateka nyine agenda abasigira bitajya bivurwa n'abantu, kuko nta muti wabyo abana b'abantu bafite, n'abagerageza bose kubivura nabo ubwabo baba ari abarwayi, kandi nta murwayi uvura undi. Nasomye ibitabo byinshi by'ababogamiye ku ruhande rw'abatutsi bivuga ku mateka y'imibabaro yabo kuva mu 1959 kugeza kuri jenoside yabakorewe. Nasomye n'iby'ababogamiye ku ruhande rw'abahutu bivuga ku mateka n'imibabaro yabo mbere y'1959, igihe cya gihake na gikolonize, n'ukuntu FPR yateye tariki ya 1 Ukwakira 1990 igatangira kubicira za Byumba, n'ukuntu bapfiriye mu gihugu imbere no muri Kongo Zaire. Numvise ibiganiro by'ababogamiye kuri izo mpande zombi, nasanze bose ari inkomere nsansansa, ndetse bikabije. Ugenzuye wasanga buri ruhande niyo rwagerageza kuba urunyakuri gute,
byanze bikunze ruvangamo n'ibikomere byo kwirengera, kuko nta bisubizo byabyo izo mpande zombi zifite. Ikibazo ni uko niyo wagira izi nkomere nyinshi zidashaka kuva ku izima ry'ibyo zitsimbarayeho, amoko cyane cyane, uturere, amadini, kuko byarabasabitse, birabasarika kandi ntibipfa kuvamo. N'abanyamahanga bagiye bandika cyangwa bakora ibiganiro, biranyorohera cyane kumenya vuba vuba uruhande baba babogamiyeho, niyo bakwihisha mu cyo bita ukuri baba bihimbiye. Ibyo birasanzwe muri kamere muntu, buri gihe agomba kugira aho abogamiye yanze akunze kubw'impamvu runaka. Ntabwo rero nje kubigisha amateka asanzwe, histoire, kuko buri wese aba afite uko abona ibintu bye kandi buri wese azaye, ndetse benshi mwarayize muraminuza, muranaminantuka, muyafitemo ubumenyi buhanitse ndetse muranayigisha, mufite n'ubumenyi bwinshi kuko ubwenge bwo buva ku Mana. Yobu 28:28. Ahubwo hari aho nafatiye bitewe nanjye n'ibyo nyobowemo n'uwampamagaye, bigendanye n'ibyabaye mu Rwanda, bigasiga inkuru z'amahano y'ibyorezo bya Kabarore imusozi, akaba ari nazo nkurikizi twese turimo kugeza ubu ndandika, ndetse na n'ubu hakaba hakiri intambara z'urudaca, ariko akaba arizo za nyuma. Nk'uko nizera ntashidikanya ko igihe cya vuba Imana yaremye Abanyarwanda izaturuhura ikadukura mu ngaruka mbi twasigiwe n'amateka mabi, aho buri bwoko bushaka kwishyira heza kandi ari ubukorashyano, ari bwa rukarabankaba. Tukaba dukeneye gutangira amateka mashya n'imikorere mishya, tugatangira no guteguriza umurage mushya abadukomokaho, kuko abo twakomotseho ibyo badusigiye nta n'umwe wakwifuza kubisigira uwo yabyaye keretse ari inkunguzi. Uwo murage mwiza turagira ngo tuzawusigire abazadukomokaho, kuko biteye ikimwaro ndetse n'ubugwari bukabije gusigira abazadukomokaho aya mahano nk'uko ababyeyi bacu bayaturaze. Namenye ubuhamya bwa benshi b'Abatutsi bahunze muri 1959, abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi, nabiyumviye bambwira imibabaro banyuzemo n'icyo byabasigiye mu buzima no mu mibereho ya buri munsi, n'ibindi niboneye n'amaso kuva mu buto bwanjye uko batotezwaga. Namenye byinshi wenda wowe utanazi ku birebana n'ubugome bw'indengakamere burenze ubwa kinyamaswa Abahutu bagiriye Abatutsi muri Jenoside, nyuma y'aho indege ya Perezida Habyarimana irasiwe. Kugeza ubu nandika ngo ikaba yararashwe n'abantu batari bamenyekana. Nabwiwe n'abajenosideri ubwabo byinshi by'ubugome birenze uko wabitekereza bakoreye Abatutsi, birandenga, birampahamura, bituma mbura izina mbyita. Mbyibazaho byinshi, mbibazaho Imana byinshi, namenetse umutima cyane. Ku rundi ruhande rw'Abahutu narwo numvise ubuhamya bw'Abahutu bahungiye muri Kongo Zaire, nivuganiye nabo imbona nkubone muri ayo mashyamba arenze kuba inzitane kuva mu 2000, aho nabashije kugera, kuko si hose utabona uko usobanura. Nge sinigeze mpunga muri 1994. Nabwiwe na bamwe bari ingabo za RPF bakiriye agakiza uburyo baje bica Abahutu aho banyuraga hose, na Jenoside itari yabo. Bambwira nyuma ya Jenoside uko babishe, noneho bikabije. Barambwiye ubwenge bunanirwa kubyakira, nanjye bihita binsigira ibikomere byinshi, kuko haguyemo abanjye batagira ingano. Niboneye n'amaso nyuma y'uko FPR ifata igihugu, aho Abahutu bajyanwaga bakicwa gusa kubera ko ari Abahutu. Bamwe nzi neza ko batisha Abatutsi, barishwe, n'ibindi by'ukuri nagiye mbona nyuma y'uko FPR ifata igihugu. Nanjye hari ibyo nagiriwe byo gutotezwa, ariko ndi mu batotejwe buhoro ugereranije n'ibyabaye ku bandi. Iyo Abahutu bakubwira ibyo Abatutsi bo muri FPR babakoreye zabyumba bagitera, n'ahandi ingabo zabo zagiye zinyura, n'igihe babakurikiraga muri Kongo Zaire bakuye inkota. Navuganye na bamwe bo mu miryango y'Abahutu babuze ababo nyuma ya Jenoside, igihe cyo guhora, nanjye ndimo. Hari abavandimwe nabuze n'abandi bo mu muryango n'inshuti zanjye bishwe n'ingabo z'Abatutsi za FPR, aho babasanze mu mashyamba ya Zaire no mu gihugu imbere, batungiwe agatoki na bamwe mu bacitse ku icumu. Hari n'abandi bari bazwi kubera akazi bakoraga, abari baziranye n'impunzi zabaga hanze, cyangwa bari bazwi
kubera imibereho yabo isanzwe ya buri munsi n'ibindi. Hari na benshi mu Nyenzi baje bazi aho abahutu bakoraga, barabarangiwe n'abavuye mu gihugu babasanga ku rugamba, baje baza aho bari batuye, baba babahitiyeho babica urubozo, atari uko babiciye oya, ahubwo ari uguhora kubera inzika y'inzigo y'ubwoko yari ishyize kera, maze yiyongeraho icyaha rusange cya jenoside, ari nabyo byatije umurindi guhora guhanitse kwavanzemo kwihimura. Hari abo bishe igihe batera mu ntambara yamaze imyaka 4, hari abo bishe bamaze gufata igihugu, hari n'abo biciye muri Zaire Congo na nyuma bakomeje kwica abandi. Hari ibyo nzi nawe uzi ibindi, mbishyize hamwe binanira kubyihanganira, ntangira gukurura nishyira, ndetse numva abatutsi ari abagome cyane badakwiye no kuzapfa bababariwe n'Imana. Narangiza nkibuka abahutu uko bishe abatutsi muri jenoside mbona, ngahita nibuka uko babirukanye muri za 59 babatwikiye babica, uko bagiye babagenza za 63 na 73 na 90 kugeza aho baminurije muri 94. Ngahitira mu mateka ukuntu igihe cy'ingoma z'abami b'abatutsi basuzuguraga abahutu ari bo basogokuruza, babakoreshaga uburetwa n'ibindi by'agasuzuguro kavanze n'ubwibone bw'ubwiyemezi muzi, ndetse ngo hari aho babicaga ngo bakabatambaho n'ibitambo by'ingoma, bakanabashahura, bakabakoresha imirimo y'agahato n'ibindi. Ariko aha ndagira ngo ubyumve neza ko ubwo bwicanyi bwose abatutsi bagiriye abahutu icyo gihe ntibyari jenoside. Umva neza, ntibyari jenoside, ntabwo byari jenoside, ntibyagambiriwe ngo bitegurwe bishyirwe mu bikorwa. Nabyemeye nta nkuru, mbyemezwa n'iyaremye ijuru n'isi, maze ntangira gucanganyikirwa, nkumva ndemerewe cyane n'ikintu ntazi. Buri gihe uko nibazaga ku bahutu n'abatutsi naracanganyikirwaga, ngakuka umutima, nkumva nshaka ko bombi bamererwa neza, ariko hakaba hari ikibazo muzi hagati yabo, kandi nanjye nari ntarakira ibikomere neza. Ngashaka ko bose bakizwa bakamenya Yesu uko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, ariko ngakubitana n'igikuta cyuzuye inzika y'inzigo y'amahano buri bwoko bwakoreye ubundi. Ipfunwe, isoni n'ikimwaro ku bahutu basigaye mu Rwanda. Igihe nkiri muri ibyo, Imana niyo yansanze narangije gupanga kuva mu Rwanda mu buryo bwanjye, ndetse nanyarukiye i Nairobi ngiye kubaza impunzi zariyo uko bigenda, kugira ngo ndebe ko nagira amahoro. Sinongere gutekereza kuri ibyo bintu, sinongere kubona abatutsi bategeka u Rwanda barimo kutwica no kudusuzugura, batwirukanye no ku butegetsi, kuko nari mfite ikimwaro n'isoni bikomeye bitewe no kuvaho k'ubutegetsi bw'abahutu. Nari mfite isoni nagendanaga, ukuntu abatutsi bacitse ku icumu baturebanaga agasuzuguro no kutwishonguraho birenze urugero, ari nako bamwe birirwaga batungira agatoki abasoda ba FPR. Aba nabo bakirirwa batunda abo bicaga n'abo bafungaga n'abo bamburaga ibyabo. Uwagiraga Imana akava muri brigade cyangwa ahandi babafungiraga akamanuka gereza yabaga azabona n'ubugingo buhoraho, kuko abenshi twakurikiraga tugenda tubaza ngo turebe abo twababazaga batubwiraga ko batigeze bahagera. Koko rero ntibongeraga no kugaragara. Mbega isoni, mbega ikimwaro gusigara mu Rwanda uri umuhutu nyuma ya jenoside. Mbega amezi yakurikiye gufatwa k'umujyi wa Kigali. Mana yanjye, mbega imyaka y'1994 kuva mu kwezi kwa karindwi, mbega 1995, 1996, 1997. Impunzi z'abahutu zitangiye guhunguka zikakubwira inkuru mbi gusa. Mbega ngo umuhutu wasigaye mu Rwanda arabonabona, ubwoba, isoni, ikimwaro n'ibindi bijyana nabyo. Ibisoni n'ikimwaro byaratumbabumbye wa mugani wa mwene wabo umwe. Imana yangaruye ku ngufu ikitaraganya, maze Nairobi ukwezi kose. Ngarutse Kigali mfungirwa mu murenge wa Kacyiru iminsi 5, bambeshyeye ko navugiye kuri radio BBC ngo nsebya leta y'u Rwanda.
mfunguwe nongeye gupanga gutoroka u Rwanda biranga, ndongera ndagerageza biranga inshuro nyinshi, abantu baramfasha biranga, ugerageje kumfasha wese akagira ibibazo. Nagombaga ibisobanuro biturutse ku Mana yonyine ibinyibwiriye ntawe itumye, kugira ngo mpame hamwe mu Rwanda. Niho yanshakaga kiriya gihe, maze ntangira umuhamagaro kuko nari natangiye kubogamira cyane ku Bahutu, numva nanze urwango rukomeye Abatutsi, cyane cyane abavuye hanze, ariko nanone cyane abavuye i Bugande, kuko aribo bari barabitwambuye kandi numvaga mfite ukuri. Imana iti ntubatinye ugende ubabwire nubwo bazakwanga. Nari mfite ibyo naratiraga Imana byinshi mburana byo kwirengera, ariko byose ntacyo byari biyibwiye. Nagombaga kumvira ishobora byose. Ibyo bihe nashakaga Yesu cyane, nifurizaga n'abandi bose gukizwa, ariko nari mfite igikomere cy'amoko nagombaga kubanza gukira ngo mbone gufasha no kubyifuriza abandi. Namaze igihe nshaka Imana, nyishakisha umutima wanjye wose n'ubwenge bwanjye bwose, nyibwiza ukuri kwari mu mutima wanjye, nyaturira urwangomuzi nangaga Abatutsi muri icyo gihe. Maze umugoroba umwe tariki ya 13 z'ukwa gatatu 1996 iransanga imbwira ibyo nagombaga kubanza gukora. Mpera ubwo ntanga ubuhamya bw'ubuzima bwanjye nabwo butoroshye, aho Yesu yankuye buramfasha, maze bufasha benshi Imana yashakaga kwikiriza. Na n'ubu buracyafite imbuto zigaragara mu buzima bwa bamwe. Imana imaze gushyira ku mutima wanjye ihishurirwa ry'igihugu cy'u Rwanda, cyane ibirebana na jenoside Abahutu bakoreye Abatutsi, nabanje guhahamuka imbwiye ibyatubaho turamutse tutihannye nk'Abahutu. Iryo yerekwa ryo mu ijoro rya 22 z'ukwa gatandatu 1999 ndahantu ku Kicukiro, niryo ryampaye imbaraga zidakumirwa mu gukora ibishoboka byose ndetse no gupfa bibaye ngombwa, kuko mu bisanzwe nta cyanteraga ubwoba kibaho. Imana yabanje kundema nta bwoba busanzwe ngira, ndavuga ubwoba bwo gutinya ibintu n'abantu n'utuntu, kuko iyo niyemezaga ikintu byanze bikunze naruhukaga ari uko nkigezeho, cyaba kibi cyaba cyiza. Ntago napfaga gukangwa n'ibibonetse byose. Ibyo abandi batinyaga bikomeye nge nkabona byoroshye, nkumva nabyirohamo ntanatekereje, ahubwo ibintu bitoya akaba ari byo bintera ibibazo bindushya. Muri kamere yanjye habagamo guhangana n'amahane n'impaka byinshi, kandi simve no kwizima, nkiyizera cyane iyo numvaga ndi mukuri. Ariko no mu mafuti narahanganaga, kandi kuntsinda ntibyari byoroshye. Narakundaga cyane nkananga cyane, ibyanjye byose byari cyane, byose nahezaga inguni. Nari mfite kamere y'ubuhezanguni muri byose, iyo niyo yari kamere yanjye mbere. Nawe ufite uko wavutse n'ukuri. Maze Yesu aje ankamuramo ibisigisigi by'icyitwa ubwoba n'igisa nabwo, aho cyari kihishe hose. Arampindurira ibyari bibi abihindura byiza, noneho ntangira no guheza inguni mu bye, kandi ndanayiheza koko. N'ubu ndacyayiheza, nzanakomeza kuyiheza. Ndamusaba ngo akomeze amfashe nyiheze. Niko yabaye, abangiza uko yangiza uko, andoha mu bye ndarohama, ndanibira cyane, kandi sinitegura no kuburuka ngo mbivemo, ku buryo hari ababyumvaga ntibemere ko nashoboraga gukizwa. Bamwe ndetse bakijijwe kubera ubuhamya bwanjye gusa, ndetse na n'ubu biracyakomeza. Umuntu akumva ko nakiriye agakiza nawe agahita akizwa, maze na kamere yanjye Yesu arayinyukanyuka, nsigara nduko yashakaga komera nyine, kuko nari mbuze epfo na ruguru. Byansigiye ibibazo kubera kurwana n'Imana, nanga kuyumvira kandi nta ntege ngira. Bamwe mubona kundaga banshiraho ibintu, binshiraho ngezaho manika akaboko, maze kunoga nibwo nahindutse nk'umusazi mu guhamiriza Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana, kandi ko yapfiriye ku musaraba Igorogota akazuka ku munsi wa gatatu, ko yicaye iburyo bw'Imana Data wa twese adusabira, kandi ko agiye kugaruka gutwara itorero rye ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari, kandi ko ashaka ko abantu bahuzwa bakiyunga n'Imana bamunyuzeho, kuko niwe muhuza w'Imana n'abantu, akaba inzira, ukuri n'ubugingo, barangiza bakiyunga hagati yabo. Urwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cya 5 umurongo wa 18 kugeza wa 19. Ndahamya neza ko koko iyo Yesu yagutumye umera nk'umusazi.
niho numvise uko bene data batubanjirije ba Pawulo, ba Petero, ba Yeremiya, ba Mikaya, ba Eliya n'abandi byabagendekeye. Numvise neza impamvu bameraga nk'abasazi. Natangiye kugira umutwaro undemereye cyane w'abanyarwanda muri rusange. Imana yabanje kumbwira kuvuga ku bwiyunge nyakuri bwuzuye bw'amoko hutututsi, dufatiye ku nzangano z'inzigo zaje no kubyara jenoside no guhora by'akabarore. Nyuma y'iryo yerekwa ryo mu ijoro ry'uwa 22 z'ukwa 6 1999, nakomeje guhamya ibyo umwami wanjye yanyeretse kuvuga. Maze tariki 28 z'ukwa 12 1999 kuri stade Amahoro mbivugira ku mugaragaro uwo mugoroba. Ubutumwa bwabwirwaga abahutu kwihana mbere na mbere muri rusange jenoside yakorewe abatutsi nta mpaka zibaye, kandi koko habaye kwihana kutigeze kongera kuba mu gihugu kugeza ubu nandika. Kuko muri icyo giterane cyabaye icyumweru gisoza umwaka wa 1999 tariki 28 z'ukwa 12 1999, abapasitori n'abakristo bari aho b'abahutu baciye bugufi barihana bivuye mu mitima yabo. Nyuma hataho abatutsi nabo bihana bivuye mu mitima yabo. Imana inezerererwa icyo gikorwa cyane, ndetse yashakaga ko byazajya bihora biba buri mwaka kugira ngo igende ikiza igihugu gahoro gahoro, igende yeza igihugu ihereye kuri bene cyo, ikirinde ko amaraso yakimenekeyemo yahamagara yandi atagira ingano. Kubara ibice 35 umurongo wa 33. Maze Satani aramwara uwo mugoroba, Yesu ahabwa icyubahiro. Nyuma umwanzi agenda aritsira adutega ikindi gihe nk'uko yabigenje igihe agerageza Yesu, kandi koko yaraduteze tugwa mu mutego, aranadufata aratujisha. Na n'ubu turacyawurimo, kuko inyangabirama zabihinduyemo ako kanya ibindi bizizanira inyungu z'amafaranga no kumenyekana vuba. Maze ku mugaragaro Satani aba yibye itorero ryo mu Rwanda umusingi wo gukira kw'igihugu. Uwo musingi wari ushingiye ku bwiyunge. Amakasete yariho inyigisho z'ubwo butumwa, dore ko icyo cyumweru cyasozaga umwaka w'1999 kwinjira mu 2000 byari byahuruje imbaga, kuko bamwe bo bari banazi ko ngo imperuka iri bube, baza kwiyahura mu masengesho kuri stade ngo bariho baza gupfira bapfane n'abandi benshi. Hari amashusho yafashwe n'umuzungu w'umusuwisi n'abandi bari babukereye. Ibyafashwe bimwe bamaneko barabitwaye uwo mugoroba, ibindi bijyanwa nabo muri Zion Temple kwa Gitwaza. Ariko maze gutanga ubwo butumwa bitaga ubuhamya, nyuma yaho umugore wahoze mu ngabo za FPR wavuye Tanzania yaje kumena amabanga y'ukuntu baje bica urubozo abahutu babonye bose iyo za Musha, Gikoro, Bicumbi, ndetse ngo baranabashahuraga. Yavuze nyuma yanjye nk'uwiyahura, umwuka wera yari yamanutse koko, abandi ngo babuze ubwenge. Imana yamurwanyeho ikoresheje bene wabo bari bakomeye icyo gihe. Ngiki cyatumye bamaneye kubatwara kasete z'ubutumwa n'amashusho yafashwe. Nyuma aho nayabazaga banyoherezaga ahandi. Gutyo hari n'uwandiye urwara ati warekera gukurikirana ayo makasete wa mubyeyi we ku ishyamba atari ryeru. Maze ndabireka. Impamvu ubutegetsi bwabitwaye, iyo uwo mudamu ataza kuvuga ibyo byaha bya FPR byo kwica abahutu urubozo, ntabwo bari kubutwara, kuko ibyo kwihana kw'abahutu nari nabwirijeho nta kibazo byateye ubutegetsi kigaragara. Wabonaga byabaguye neza, bisa nkaho byahise bibahindura bera ako kanya, ndetse bamfata nk'umwiyahuzi wataye umutwe, kuko bari batangiye gahunda yo gushyiraho za komisiyo z'ubumwe n'ubwiyunge no kubuza kuvuga ku moko, ndetse bakanavuga ko ntayabaho. Uwo mudamu yarabavangiye cyane, uretse ko nyuma byaje kuzangwa nabi bashaka kunkosora kubera ubwiyunge bihimbiye. Haje kuvamo ibipande bibiri nyuma yaho abahutu bamariye gusubiza ubwenge ku gihe. Bamwe basanze ngo bataragombaga kwihanira abatutsi kubera ko nabo bishwe n'abatutsi. Mbega impinduramatwara yankozeho. Ubutegetsi nabwo kubera politiki yo kutavuga ku moko kandi Imana ishaka ko avugwa, byabaye ngombwa ko ngira abanzi babiri, ariko abankumereye cyane ni abahutu. Byafashe n'indi ntera
batangira kumpiga bashaka kungirira nabi no kunyambura ubuzima, ariko ntabwo bari barampaye. Imana yagiye ikinga ukuboko kwayo. Leta yo yahoraga ishaka kunkoresha no kunkosora, ishaka gukora ubugororangingo mu butumwa natangaga, ariko abahutu bo ntibashakaga kwihana bibaho. Mbega ngo ndakubitana n'ibikomere by'abahutu n'iby'abatutsi. Abatutsi bo ngo kubera jenoside bakorewe bahora ari abere. Nabwiwe n'Imana kubyandikaho, mbanza no kwanga ntanga n'ingero zifatika zo kwirengera, ariko byaje kunyuzura mbura uko nabyigobotora, mburaho mbihungira, maze ndatangira ndavuga. Hari mu mpera z'1999 ntangira kuvuga nk'umusazi, bimpesha n'iryo zina musazi. Ryagiye rindengera aho nabaga ngeze hose mu kaga gatewe n'ibyo navugaga. Bajya kungirira nabi bakavugana bajya impaka, karibu kurwana ngo erega nimumureke n'umusazi. Kandi nakomeza kuvuga ibintu nk'ibi muri iki gihugu azagwa ku bandi, naticwa na bene wabo azicwa n'abatutsi. Abandi bati reka reka azi ubwenge ndetse bwinshi. Hari n'abavuze ko mfite bwinshi ushobora no gukuraho leta maze rukabura gica, bati azagwe ku bandi. Abandi bati interahamwe niko zisigaye zikora, nazo zamenye ubwenge. Nguragira ngo nakomeza aya magambo azamara kabiri muri iki gihugu, ko turameze nk'uyahura. Cyangwa bati niko interahamwe zihahamuka, afite abo yiyenzaho kuko si gusa. Abandi bati yatumwe n'icyama. Abandi bati ari kuri misiyo ya FDLR. Bigeze muri 2000 Yesu anyohereza muri Kongo Zaire mu mpunzi. Muri 2001 nandika ibya mbere nsubira no muri Kongo Zaire. Muri 2002 nkomeza ubutumwa mu madini yemeraga kunyakira no muri za gereza zimwe na zimwe. Muri 2003 nshyirwa ku mutima kwandikira Perezida wa Repubulika Paul Kagame ibaruwa tariki ya 9 z'ukwa kabiri 2003. Nyuma nandikira idini rya ADPR n'izindi nzego z'amadini amwe namwe. Nyuma nibwo natangiye kwandika iki gitabo. Bimwe muri byinshi nagiye menya naba nsenga, ubushakashatsi nakoze muri za gereza zose, mu mpunzi no mu ngando zose z'abajenosideri bemeye ibyaha ngo bakabisabira imbabazi, nabo muri FDLR b'abacengezi batahaga bagahitira mu ngando ya Mutobo mu Ruhengeri. Navuganye n'abapastori b'amadini yari mu gihugu mbere ya 1994 n'abavuye hanze nyuma ya 1994. Bamwe mu basirikare bakuru n'abatoya, abanyepolitiki bo mu nzego zo hejuru zinyuranye, cyane cyane mu bavuye hanze, abo mu butabera na polisi n'abo mu iperereza nyirizina, abanyabumenyi banyuranye, urubyiruko, intagondwa z'abahutu n'iz'abatutsi, no mu bene gihugu bo hasi, abo bita abaturage, na bamwe bayoborwa buhumyi. Nagiye nandika bimwe muri ibyo kuko ni byinshi cyane, maze ntangira kwandika umuzi w'inzika y'inzigo, Rwanda nyuma y'amahirwe ya nyuma. Nibajije byinshi, ngira n'ibibazo byaho nahera, mbese nshaka kubikurikiranya neza nk'abandi banditsi b'inararibonye. Bamwe ndetse narabarebye ngo banyungura ubumenyi, ndundanya ibitabo ngo ndebe ibyamfasha, nsoma amateka n'ubuhamya bwa bamwe biratinda, nshakisha byinshi byo kureberaho, ndetse ntangira kwihugura mu byo nari nkeneye kumenya nk'amateka cyane cyane no kugira abandi inama. Nigira n'umunyabumenyi kuko nasomye n'ibitabo bitandukanye byinshi cyane ibirebana n'amateka, niga Bibiliya bya bindi bita teolojiya, njya no mu ishuri ry'intumwa ari naryo nakunze cyane kuko harimo ihishurirwa ry'ibihe, maze koko ndamenya. Mboneraho no kwiga n'icyongereza kuko nta kundi byari kugenda. Igifaransa nacyo cyari cyatangiye guhura n'ibibazo by'amateka y'u Rwanda, nacyo cyari gifite ibikomere by'ibihe, maze rimwe nsenga nsaba Imana umurongo wo kugenderamo no gukoreramo. Yesu arambwira ati nuko uriza uramenye, ariko ntacyo bikunguye cyane kuko ubu butumwa naguhaye ni ubutumwa bw'imbuzi. Ezekiyeli ibice 33. Ntabwo ari Roma policier, ntabwo ari memoire ugiye kwandika, nta nubwo ari teze ya doktora. Ntuzanyura imbere ya juri y'umwana w'umuntu na rimwe, cyangwa ngo unyure imbere y'abanyabumenyi b'iyisi ngo baguhe amanota. Ntabwo wandikira kuzabona diplome y'ikirenga PhD cyangwa ikindi gihembo cyangwa akazi, kuko ntuzigera ukorera umwana w'umuntu na rimwe. Ntabwo ukinira igikombe kuko nta bana b'abantu bazabiguhembera.
ahubwo witegure kurwanywa na benshi, ariko nagusigiye bake b'impande zombi bazagukunda, bazagufasha muri buri cyiciro uzaba ugezemo, uzanezezwa n'umusaruro uzavamo hanyuma, ariko ubu ni ibibazo gusa. Naho ubundi aka kazi nguhaye kanjye ndabizi ko gakomeye muri ibi bihe, karakomeye, ariko nzabana nawe, ni jye nawe. Niyo mpamvu jye nawe turimo kwandika umuzi w'inzika y'inzigo, Rwanda nyuma y'amahirwe ya nyuma. Ni jye nawe, andika uhagaze imbere y'imbaga y'abantu urimo kubwira, nk'uko usanzwe ubigenza aho ubwiriza mu biterane hose. Ntiwihindure ibyo utari byo ushaka gusa n'abandi. Ibuka amagambo nakubwiye igihe naguhamagaraga nkagutoraniriza gukora uyu murimo. Nakubwiye ko nzagukoresha mu buryo bwihariye kandi budasanzwe. Je vais me servir de toi d'une façon particulière et unique. Tariki ya 28 z'ukwa 11 1996. Zirikana ibyo nakubwiye byose kandi ntuzangambanira. Hanura nk'uko nakugize kuba umuhanuzikazi uhanurira amahanga, cyane cyane igihugu cyawe n'ibiyaga bigari. Wirinde no gushyiramo ikinyabupfura cyinshi, wirinde amarangamutima, wirinde kugisha inama abandi ngo bagukosore ugira ibyo ukuramo n'ibyo wongeramo utabanje kumbaza, kuko iyo uhagaze imbere yabo umvugira ntawe ujyaza kukungura ibitekerezo. Uvuga ibyo nshaka, ibindi bikaba nyuma. Iri ni ivugabutumwa, ntabwo ari ibiganiro mpaka, kuko uri wowe uko nakuremye. Ntawe musa, naraguhamagaye ngutoraniriza uyu murimo w'umwimerere, ntawe muhuje akazi. Urasabwa kwihangana no kumvira. Hagarara neza, umpange amaso gusa. Ndabizi ko bizagutonda, kuko buri gihe abatoranijwe bashaka gusa n'abandi, kenshi bagahura n'ibihano bibagarura ku murongo. Wirinde. Uzangwa cyane na bene wanyu Abahutu, kandi ubafitiye umutwaro. Bazakugambanira nk'uko nanjye ari bene wacu bangambaniye Abayuda. Uzageragereshwa ibihendo by'ubutunzi n'abatutsi bavuye hanze. FPR ntuzabyemere uko bizaba bimeze kose. Nzakwihera ibyawe mu gihe cyabyo. Baziyoberanya bihindura intama kandi ari amasega, kuko ubu uri mu igeragezwa rikomeye. Nuritsinda nzaguha umugisha uboraho uwukwiza. Mpamiriza imbere y'abantu, nanjye nzaguhamiriza imbere ya Data n'abamarayika be. Kandi koko nzaguha umugisha, ndetse uzaba isoko y'umugisha. Umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire kandi nta mubabaro yongeraho. Imigani 10:22. Nyuma abatutsi bavuye hanze bazakwanga urunuka kubera kwanga guhinduka igikoresho cyabo, kandi n'ibihe bizaba bibagereyeho. N'Umwuka Wera azaba arimo kubatsinda, anabemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Yohana 16:8. Bazinangira imitima, benshi ntibazamenya igihe bagenderewemo. Benshi bazihindura inshuti zawe atari zo, nzabakurinda. Ntuzigere ugira umwana w'umuntu wizera uko azaba ameze kose. Biragukomereye cyane kuko ukunda gusabana n'abantu. Niyo mpamvu bazabanza kuguhemukira cyane kugira ngo ubone kujya ku murongo. Warababwiye barakuninira, none banze kumva, ariko ntibazanga no kubona. Bazakwifuza batakikubonye. Uzajya uhorana imbabazi nyinshi. Bazakwanga urwango kirimbuzi, ndetse bazanagerageza kukwamburira ubuzima kenshi. Aho nzaba naragushyize, aho uzaba uri icyo gihe, nzaba nkujyanye kure yabo, nguhishe akanya gato, kugira ngo igihe cyabo nikigera abazasigara bazibuke ko wabibabwiye. Nzahugarura mu gihugu, nyuma gufatanya n'abandi kugihindura. Ariko muri rusange igihe kizaba cyarangiye. Iyaba barumvise imiburo nabagutumyeho, ntabwo bari kuba bagiye kurimbuka aka kageni. Kandi abari hanze nabo uzababwire ubanyihanangiriza uti, nimwihane ibyaha byanyu byose, cyane mwihane inzangano z'amoko n'uturere ziri mu mitima yanyu. Muve mu bigirwamana, munsabe kubakiza, kuko ninjye mukiza w'abari mu isi. Nimwumvira Uwiteka muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimutamwumvira inkota izabarya. Yesaya 1:19. Kandi uzababwira uti, abo bose bafite umururumba w'ubutegetsi ngo bwo gukuraho Kagame n'imikorere ye no gutegeka u Rwanda ntabwo bazabona. Nzabuha abafite imitima imenetse bahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye, kuko nk'uko naciye Sawuli ku ngoma narateguye Dawidi, uko niko ngiye kubigenza. Ibihe bije biruhije abiyita Abanyarwanda mwese, ari abari hanze cyangwa bari mu gihugu. Murarushye mwese murarushye.
abanyantege nkeya bafite ubugingo buhoraho ngiye kubacyura mbavane mu isi, kuko ntabwo bazihanganira ibyago n'imibabaro bigiye kuza mu biyita abanyarwanda n'abandi hose mu isi. Abandi nzasigaza ni abo kuzankorera mu bwitange bwinshi bwo guhangana akanya gato n'imikorere ya Antikristo watangiye gukora ku mugaragaro, kandi nabo nzasigaza abo kuzabara inkuru gusa. Mu gihe gito ndaba nkuruhuye gato, ndagabanya ku mutwaro wari ufitiye abiyita abanyarwanda. Hari aho ndi bukunyuze mu ishuri, ariko mu kindi gihe nzongera nkongera umutwaro w'abari mu gihugu imbere ndetse n'abari hanze bitwa impunzi za politiki, iz'intambara n'iz'inzara ariyo mibereho. Babwire rangurura, kandi nzi ko nabo benshi batazakumvira, ariko babwire rangurura. Kandi nawe mwana w'umuntu we kubatinya, ntutinye n'amagambo yabo, nubwo uri mu mifatangwe no mu mahwa, ukaba utuye muri Scorpio. We gutinya amagambo yabo, ntushishwe n'igitsure cyabo nubwo ari inzu y'abagome. Maze uzababwira amagambo yanjye nubwo bazumva naho batakumva, kuko ari abagome bikabije. Ariko weho mwana w'umuntu, umva icyo nkubwira, we kuba umugome nk'iyo nzu y'abagome. Bumbura akanwa kawe maze icyo nguha ukirye. Nuko ndebye mbona ukuboko kunyerekeyeho, maze mbona gufite umuzingo w'igitabo. Akibumburira imbere yanjye, kandi cyari cyanditsweho imbere n'inyuma, cyanditswemo amagambo n'umuborogo n'ibyago. Ezekiyeli 2:6 kugeza 10. Nti none se niba batazanyumvira ndaruhira iki Imana? Uwiteka aransubiza ati, nzaba nikuyeho urubanza rw'uwo nguwo uzaburana ku munsi w'urubanza. Ngaho baburira umujinya wanjye ugiye gutera, kugira ngo abanyabwenge bazumvira ijwi ry'imbuzi bazakizwe. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, uvugane nabo ubu bwoko bwanjye, ubabwira uti, ninteza igihugu inkota, abantu bo mu gihugu bakishakamo umuntu ngo bamugire umurinzi, nabona inkota ije iteye igihugu, akavuza impanda ngo aburire abantu, maze uzumva ijwi ry'impanda wese ntiyite ku mbuzi, inkota yaza ikamurimbura, amaraso ye aba ari we azabazwa. Yumvise ijwi ry'impanda ariko ntiyita ku mbuzi, amaraso ye aba ari we azabazwa. Ariko iyo yumvira imbuzi aba yarakishije ubugingo bwe. Ariko umurinzi nabona inkota ije, rubanda ntiruburirwe, inkota niza ikagira umuntu irimbura, wo muri bo azaba arimburiwe mu bibi bye, ariko amaraso ye nzayabaza uwo murinzi. Nuko rero mwana w'umuntu, nagushyiriyeho kuba umurinzi w'umuryango wa Isirayeli. Nuko wumva ijambo riva ku kanwa kanjye, ubanyihanangiriza. Nimbwira umunyabyaha nti wa munyabyaha we, gupfa kuzapfa, maze nawe ntugire icyo uvuga cyo kuburira umunyabyaha ngo ave mu nzira ye, uwo munyabyaha azapfa azize ibyaha bye, ariko amaraso ye ni wowe nzayabaza. Ariko nuburira umunyabyaha ngo ahindukire ave mu nzira ye, nadahindukira ngo ave mu nzira ye, azaba azize ibyaha bye, ariko weho uzaba ukishije ubugingo bwawe. Nuko rero mwana w'umuntu, ubwira umuryango wa Isirayeli uti, uku niko mvuga ngo ibicumuro byacu n'ibyaha byacu nitwe biriho kandi bitwica nabi. None se twabasha dute kubaho? Ubabwira uti, umwami w'Iteka aravuga ati, ndirahiye, sinezezwa no gupfa k'umunyabyaha, ahubwo nezezwa nuko umunyabyaha ahindukira akava mu nzira ye maze akabaho. Nimuhindukire mugaruke muve mu nzira zanyu mbi. Kuki mwarinda gupfa mwaba inzu ya Isirayeli mwe? Ezekiyeli 33:1 kugeza 11. Uwiteka arambwira ati, bibaye nk'igihe Abisirayeli banga agakiza kanjye, maze ngahindukirira abanyamahanga ari bo bamwebwe, kuko ufite uruhare mu gutaha kw'abari hanze, kandi nimwe muzajyana ububyutse mu Rwanda. Ariko menya ko hanze bafite imizi y'amoko, hutututsi n'inzangano z'uturere kurusha abari mu gihugu, abari mu Rwanda imbere ubu, kuko benshi baracyari mu 1959, abandi mu 1973, abandi mu 1990, cyane cyane 1994, abandi kuva cyane cyane 1996 kugeza ubu, ndetse barashaka no kugarura ibyahise kandi byarakoze amahano. Nta mugisha na muke uteze mu Rwanda muri iki cyiciro cya mbere cy'uyu murimo, kuko
harimo imibabaro n'ibigeragezo byinshi, ariko nzaguha umugisha mu cyiciro cya kabiri, nubwo naho uzaba ufite akazi kenshi ko kugarura itorero ryanjye ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Abefeso ibice 2:20, kugira ngo ubwiza bw'inzu ya nyuma torero buzaruta ubw'iya mbere. Hagayi ibice 2:9. Ibyo nibyo nguhamagarira gukora, kuko nakwigishije byinshi birebana no kugaruka kwanjye. Ntuzangambanire, kandi wibuke ko abahawe byinshi bazabazwa byinshi. Nawe ugomba kubyigisha abandi kugira ngo hatazagira uvuga ko atabimenye. Ariko n'idini rizaba rirwana inkundura ngo ririmbuze benshi, kuko igihe cyaryo cyenda kurangira. Ariko uzanyizera ni we wenyine uzakizwa. Wahawe akato n'abiyita abakozi banjye atari bo, barakwamaganye ku mugaragaro, bamwe kubera ubwoba, abandi ubufana bw'ubutegetsi, abandi ubusambo n'umururumba. Waranzwe ubeshyerwa byinshi, nibo bakugambaniye cyane kuruta abitwa abapagani. Ariko ujye wihangana ugeze ku ndundu, ni igihe gito bakazabona ibyo nabatumyeho bibaguye gitumo. Ibyo wababwiye byasohoye, nibwo bazamenya ko ari jye wagutumye. Ariko igihe ibyo bizaboneka ndetse biraje, nibwo bazamenya ko bahozwemo n'umuhanuzi, niko Uwiteka yavuze. Ezekiyeli ibice 33:33. Nshuti mwene data musomyi rero, ntiwiteho ibicuritse n'ibicuruye, emera mbe umuyoboro gusa, kuko hari icyo Imana igambiriye kumenya. Bishobora kutazakugirira umumaro na hato, undi bikakamugirira. Ntubyibazeho cyane, ahubwo urwane no gusobanuza Uwiteka Imana ibyo utumva, kuko Imana ntikorana n'ubwinshi bw'abantu nk'abana b'abantu. Yo irihagije, ishobora no kuba yaremeye ko nandika iki gitabo irimo gushakisha umuntu umwe gusa. Ntiwigore rero, niwumva ko binyuranije cyane n'ibyo wemera cyangwa umenyereye, ntuzabyiteho, uzabyihanganire, hari uwo bishaka. Niyo mpamvu wowe usoma usanga hari byinshi bimeze nk'uko udashaka, hari n'ibyo wumva wakosora ukabikorera ubugororangingo. Ibimeze nk'imivugo, hari n'inzozi, hari naho bizagusaba gusobanuza, hari naho uzantuka ko ntagira ubwenge kubera ibikomere by'amateka, hari henshi uzavuga ko ndi n'umusazi n'ibindi, hari naho uzarakara unyita umunyapolitiki ubogamiye kuri FPR, ahandi uvuge ko mbogamiye kuri FDLR na FD inkingi cyangwa MDR, MRND n'ayandi mashyaka arwanya leta ya Kagame. RNC yo yashinzwe nararangije kwandika, ndimo gukosora. Hari naho uzanshima unkunde cyane, uvuge ngo Imana indinde, impe n'umugisha, iri muri jye imbere kandi iri kumwe nanjye. Ariko byose nabikoze kubwo kumvira kugira ngo umwami wanjye Yesu Kristo ahabwe icyubahiro, kandi binafashe abita Abanyarwanda, Abahutu, Abatutsi n'Abatwa bazashaka kujya ku murongo, n'abandi bizabera umugisha. Kuko umuzi watewe n'inzika, kandi inzika nayo yatewe n'inzigo, inzigo nayo yatewe no kutagira igihango. Ahanini biterwa n'umuhamagaro w'Imana uzirana cyane n'ibigirwamana, kumena amaraso no gusambana. Muhutu, Mututsi, Mutwa mwiyita Abanyarwanda, ndabinginze ngo mwite ku byo umwuka w'Imana ababwira. Niyo wafashwa n'ijambo rimwe uzashima Imana. Ikibazo kizaba ku bana batazumva wenda Ikinyarwanda kirimo, ariko ndasaba ngo abakuru bazabasobanurire, kuko nibo babaraze aya mahano y'amateka mabi, kuko bavutse babisanga birabasama. Kandi n'abandi bihangane, kuko vuba cyane Imana iramfasha bihindurwe mu zindi ndimi bamenyereye kuvuga no kumva. Gahunda y'Imana ku Rwanda nuko twese twakizwa tukamenya ukuri Yesu Kristo, kuko turiho umuhamagaro ukomeye tugomba gusohoza cyane muri ibi bihe bisatira ukugaruka kwa Yesu. Itorero nabo bemeye Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi wabo, ndabinginga nkomeje ngo mugarukire Yesu, kuko abenshi mwamutaye kubera cyane ibibazo by'imibereho. Nimugaruke ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, Abefeso ibice 2:20. Abataramumenya ngo mumwakire mu mitima yanyu, namwe nimwihane muhindukire, Imana ibababarire ibyaha byanyu, ibakirize igihugu. Igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma ibice 7:14. Kuko ntabwo idini rizakiza igihugu cyangwa isi, n'ubundi byapfuye rihari ndetse rigenda ribigiramo n'uruhari. N'ubu rirarwana inkundura ngo abantu Yesu yapfiriye badakizwa. Na Yesu umwami wanjye ari mu isi niko ryamugenjeje, riramugenza
ryamukozeho iperereza, riramushinja, rimucira urubanza, maze rimuhereza Abaroma baramubamba. Bashyira mu bikorwa iby'idini ry'abafarisayo n'abanditsi n'abatambyi b'Abayuda b'icyo gihe bari bamusabiye. Abari mu madini atandukanye ndasaba Imana ngo bakire Yesu mu bugingo bwabo, bakira agakiza kabonerwa muri we, aho kwakira abategetsi bita abashumba babo, bakaba barahindutse intagondwa z'amadini n'abategetsi babo. Naho ubundi idini ririca, rigasenya, rikamugaza uwo ari we wese uryizeye, maze nyuma rikazamurimbuza. Idini ni rimwe muri bya bintu bitatu bikomeye biyoboye isi, ari byo ubukungu, igisirikare n'idini. Niyo mpamvu aho uzajya uribona hose uzajya uhashyira ikimenyetso kugira ngo ukibona wese atarijyamo. Wa mugani wa ya ndirimbo yavugaga kuri mine ngo mine irica. Idini nicyo kibuga cyizewe Satani akiniramo umukino wo kubuza abantu Yesu yapfiriye ubugingo buhoraho no gutuma bahuzagurika muri iyi si yahinduye iye. Idini ni umwana wavutse hagati y'ababyeyi babiri nk'uko bisanzwe ku birebana n'imyororokere. Idini ryavutse kuri leta y'Abaroma, ni umugabo n'Abakristo bari bacitse ku icumu ry'itotezwa umugore igihe umwami Konstantino w'Abaromani yategekaga. Barashakanye babyara umwana witwa idini, kandi buri munyedini wese aba afite ishyaka ryaryo. Ni nayo mpamvu abanyedini bahindurira benshi kujya mu byabo kuruta uko babwiriza Yesu Kristo wabambwe, kurusha uko bagira ishyaka ry'Imana rurema. Abakizwa, abarokore babifitemo intege nke cyane, kuko nibo Satani arwanya cyane cyane uko agoreka ijambo ry'Imana, maze abatabizi bakayoba, bakazarimbuzwa no kutamenya cyangwa kwanga kumenya. Hoseya ibice 4:6. Hari uko umeze bitewe n'ibyakubayeho, bitewe nabyo n'amateka mabi yaranze u Rwanda n'Abanyarwanda. Nanjye nuko ibyanjye ni byinshi, wenda icyo nkurusha kandi cy'ingenzi ni uko Imana yanyujije mu ishuri ry'inkomere ryo kubabazwa, bigatuma inyikiriza ibikomeye kubera umuhamagaro w'igihugu cy'u Rwanda. Ishuri nise ishuri ry'inkomere, kugira ngo nanjye nzafashe izindi nkomere. Icyo nkurusha mwene data ni uko njye nsobanukiwe n'imibabaro y'Abahutu n'iy'Abatutsi, nkaba narasobanukiwe n'impamvu zabyo, nkaba nzi aho ubugome bw'Abahutu bwavuye n'aho ubw'Abatutsi bwaturutse, ko bwose buturuka kwa Satani nyirizina, kuko ari we nkomoko y'ibibi byose. Satani arica, akiba, akanarimbura, ndetse akaba na se w'ibinyoma. Kandi nkaba nzi ko muri aba bombi harimo bake cyane beza batiyanduje, ariko ni bake cyane ugereranije n'amateka y'u Rwanda. Kandi bombi ibyaha rusange birabahembuza ku mugaragaro, kuko n'imyuka ihora izerera ibashakisha. N'uwiyita umunyarwanda utarakoresheje amaboko ye ngo avushe amaraso, ururimi rwe rwasutse ubusagwe bwica, ruranagambana. Bake cyane batishe ntibanacumurisha indimi zabo, ni bake cyane, ariko abo ngabo uwapima imitima yabo yasanga ibyarimo cyangwa ibirimo ubu byarimbura ubwoko. Nanone hakaba n'ikindi gikoresho cyakoze ishyano ntakwibagirwa cyitwa agatoki. Gutunga agatoki namenye neza umuhamagaro w'u Rwanda, imigambi Imana irufitiye, ari nabyo biruteza ibibazo, maze umutwaro uriyongera. Umwanzi warabizi, maze agaca inyuma akaregana, akaturega. Itangiriro ibice 18:20. Ibirego bye bigafata kuko biba birimo ukuri. Imana nayo ikamureka kuko ica imanza zitabera, igakora ibikwiranye n'ibirego bye. Iteka Satani afashwa nuko tutari twamenya. Hoseya ibice 4:6. Ariko igihe cyageze ngo tumenye, kuko twese twarababaye cyane. Ushaka inyongezo zo kubabazwa birenzeho azabihabwe wenyine ku giti cye, bitari rusange. Niryo sengesho ryanjye. Ibi nibyo maze igihe nsaba Imana, kuwita umunyarwanda, umuhutu, umututsi, umutwa batazashaka kumvira Imana ngo ibakize, bazajye bapfa bonyine rwose. Duhaze guhitanwa buri gihe n'ibyaha rusange. Intagondwa z'aya moko hutututsi zijya zizirika ibisasu zonyine, ariko ze kugira uwundi zihitana. Mana umbabarire unyumve. Intagondwa zigitsimbaraye ku turere n'amadini n'amashyaka ya politiki, Mana umbabarire unyumve. Bene abo bazajye bizira bonyine. Niba badashaka kwakira Yesu mu mitima yabo ngo bashyire ibibazo byabo ku musaraba, bazarimbuke bonyine. Mana ndakwinginze,
uwo nguwo udashaka kwihana akaba atsimbaraye kuri kamere y'ubwoko bwe n'idini rye n'ishyaka rya se na nyina na sekuru n'ibindi byaha adashaka kureka, iyo ntagondwa y'umuhezanguni y'ubwoko bwe n'idini rye irwana no kubirengera kuko ngo birengana, uwo wumva ko ari we wababaye wenyine, cyangwa se abo bumva ko ari bo bonyine bababaye biciwe cyane, izo nkomere zidashaka kuvurwa ngo zikire ziramenye ntizigire abandi zihitana, zizarimbuke zonyine kuko nta wababuza kurimbuka kandi ariko bashaka. Ibyo bisasu biziritse bizabahitane bonyine. Twebwe turarushye kandi koko turarushye Mana, tabara abarushye ntuduhanane n'abanyezima. Nkunda u Rwanda n'abita abanyarwanda biturutse ku rukundo rw'Imana gusa, agape. Ubundi kuri njye nta gikundira abahutu n'abatutsi bakagombye kugira imbere yanjye. Nsubiyemo ngo nta gikundiro bakagombye kugira, kuko ubu nanjye iyo ntamenya Yesu ngo ampe umurongo wo kugenderaho agenda nkanda ndetse rimwe na rimwe akambabaza cyane mu buryo bwe, ubu nakagombye kuba ndi mu ishyaka rya politiki kandi rifite ingufu, nshinzwe kumenyesha no kwamamaza amatwara yaryo, mfatanya n'abandi kwanga no kurwanya leta ya Kigali bitiye Kagame w'umututsi no kurwanya bamwe mu bahutu banyiciye. Yesu yaranjishe cyane, ariko se nari kubigenzana ko nanga akarengane kuva kera. Amashyaka ya politiki nayo akaba ari amanyamanyanga, nari kugirana ibibazo nabo ni hahandi hanjye kuko nari mfite byinshi nzi nari guheraho, mfite ibimenyetso simusiga byari kuntera ishyaka, ikimwaro, guseba, isoni, urwikekwe nibyo bitera umujinya. Ubwabyo uko ari bine byari kuntera inkunga ifatika kuko byose byari binyuzuye nkuko ari byo byuzuye abakora amashyaka kugeza ubu. Ku rundi ruhande narwo rw'abahutu hari abo ntakagombye no kwibaza niba bariho kuko nabo nzi ibyo bampemukiye bikomeye, kuko muri bo harimo abanyiciye nabo kandi babiherereje ku nyenzi, nazo zirabyemera ziranabyemeza ndetse zumva harimo n'ishema. Sinibagiwe kandi ko ari abajepe ba Habyarimana bishe data. Nari mfite ibyatuma ndwanya abahutu bamwe na bamwe kuko nabo hari ibyo dufite ibimenyetso, ariko kubera ko mu bwoko habamo imbaraga nyinshi, iyo wari kumbaza witonze uti muri aba bombi Hutu Tutsi ko bose baguhemukiye tari Imana ibijemo, uvugishije ukuri ni bande wari kwanga no kurwanya cyane kurusha abandi wivuye inyuma? Ni bande wari kwanga cyane? Nkagusubiza ntiriwe mbitekerezaho nti ni Abatutsi, kuko iyo nta kibazo kiri hagati ya Hutu Tutsi kigaragara, icyo gihe abahuje ubwoko bashobora kwangana ndetse bakanicana, ariko iyo haje ikibazo ubwoko bumwe buhuriyeho, ako kanya bihita byivangura kubera imbaraga ziba mu bwoko. Bitabaye ibyo ntabwo abanyenduga bari gufatanya n'abakiga kurwanya umututsi kandi muzi inzigo iri hagati yabo. Ni nka wa mugani uvuga ngo entre un ami et un frère le choix est clair, ni ukuvuga ngo hagati y'inshuti n'umuvandimwe amahitamo arasobanutse. Bikanyibutsa Abayisiraheli barishwanira hagati yabo, ariko ntupime kubizamo. Iyo umwarabu ahagurutse kubarwanya bahita bamuteraniraho ako kanya, ibyabatanyaga bahita babyibagirwa, bihita byikora. Iryo ni ishyaka ry'ubwoko n'inkomoko, ni intambara ziba mu bwoko no mu bindi abantu bahuriyeho. Ntabwo Imana yampaye uyu murimo ifatiye ku busa, yafatiye kuri ibyo bibazo nakuriyemo kandi nari mfitanye n'impande zombi, cyane urw'Abatutsi, maze iranyigisha ndamenya nanze nkunze, maze mu mutwaro wa bombi. Ntabwo byanjemo gusa rero, nanjye yansanganye ibikomere, itangira kunyumva ikoresheje imiti ikarishye. Yarankanze bikomeye kugira ngo njye ku murongo, ndetse igeza naho imbaga nta kinya, igihe yampanduragamo urubuto rw'ubwoko Hutu. Ibifitemo uruhare rero 100%, maze kuri njye Hutu isigara ari igipampara kidafite ubuzima, nta mbaraga gifite muri njye. Ntangira kubasengera ngo bihane ntabogamye. Tutsi nayo isigara kuri njye ari iyo kugirirwa impuhwe gusa, kuko nayo ibyayo ntibyari byoroshye, maze nsigara n'umwenda na n'ubu ntari nishyura abacitse ku icumu rya jenoside, ari wo kubacira bugufi igihe cyose. Nguko uko Yesu yatumye ntsinda imizimu y'amoko. Ndavuga ngo ni Yesu watumye ntsinda imizimu y'amoko, Yesu yatumye nesha imizimu y'amoko. Ni Yesu gusa. Reka ngusubiriremo ngo ni Yesu gusa wabigizemo uruhare, nta n'ibindi wandatira bishobora gukiza amoko ntabyo. Nyuma y'amatora ya perezida wa Repubulika yo muri 2003 nagize iyerekwa, mbona mpetse Perezida Kagame mu mugongo, mukunze cyane, turimo kugenda mu muhanda wa kaburimbo urambuye ahantu hameze nko ku kibuga cy'indege i Kanombe. Ariko mbere y'uko muheka
twari twabanje gusezerana ko niyo byagenda gute atazamva mu mugongo ntamubwiye, ntamwiyururukirije ubwanjye. Arabyemera, maze tugenda mbwira amakuru yo mu gihugu no mu biyaga bigari. Mu kanya haza kuvuga isasu ritoya rya pistole, ari nyagambura ashaka kumva mu mugongo, ndamwangira. Mu kandi kanya havuga noneho igisasu kinini, aranyiyufura, ariko nanjye nkomeza imijishi y'ingobyi nari imuhetsemo kuko nayo yari ikomeye. Atangira kwitotomba no kuntuka ibitutsi byo mu Giswahili no mu Cyongereza byinshi, ngo nimwururutse, ngo ninde wambwiye kumuheka, ariko ndamwihorera ngo ariko namuhetse mu biki. Ubwa nyuma bateye bombe irivugiza cyane, ndetse n'ivumbi riratumuka imbere y'aho twari tugeze. Noneho ahita mva mu mugongo n'imbaraga, araturumbuka ariruka aransiga. Mubona arenga yiruka cyane ashakisha abateye bombe, avuga asakuza cyane muri ya magambo abasirikare bakunda kuvuga atumvikana, asa naho atanga amategeko, ariko abo yayahaga ntabo nabonye. Ubwo n'ingobyi yahise igwa sinayitaho kuko yaturumbukanye imbaraga nyinshi. Imana irambwira ngo ubundi se wangiraga iki kumuheka? Ntagucitse se? Nari nabanje kwanga kumuheka mbere kuko hari undi nakundaga w'umuhutu nashakaga guheka. Imana yampitishijemo hagati y'uwo na Kagame, mpitamo uwo nguwo, kandi Imana yo yashakaga ko mpeka Kagame icyo gihe kuko uwo wundi ngo hari abandi bari bamuhetse. Numva Imana imbwira iti ko n'ubundi agucitse se wiruhirizaga iki? Uko agucitse kandi yari akuri mu mugongo, ariho nari naramuhitiyemo kumuhisha, kandi akaba ariho yagombaga kurindirwa, none akaba aturumbutsemo, mureke agende. Kandi koko aragiye, mureke agende, nagende. Ashigaje inshuro imwe, natumvira abahanuzi, igihe azaba ageze igihe yanezerererwa umusaruro w'ibyiza by'igihugu yaruhiye, igihe igihugu kizaba kirese ibyo bazaba bita amajyambere, niho we na benshi bizaba bibavuye ku munwa. Mbega amaraso agiye kumeneka kubera Kagame. Igihe azaba ageze aho isi yose imwemera n'abamurusha ubwenge bakamusaba inama, ubwo azaba ageze igihe cyo kuba yaryama agasinzira, ubwo azaba amaze kurundanya arengeje ibya mirenge ku ntenyo, abarirwa mu ba mbere bakize mu isi, icyo gihe niho azamanuka nk'uko yazamutse. Yanze kukumvira, ararangiye, kandi ntashobora kwihana kuko ari mu mwuka wa Farawo akuvuye mu mugongo. Koko rero aranagiye, kandi mureke ntuzongera kumuririra. Ni wowe nari naramuhaye ngo umuheke, umufashe kuyobora igihugu, akumvire nk'umuhanuzi, none akuvuye mu mugongo. Guheka mu buryo bw'ubumana ni umuhamagaro. Gusengera umuntu umwingingira uba umufatiye runini, uba umurinze. Ibyakurikiyeho ntibyabaye byiza, kandi kuko namwangaga cyane mbere, Imana yari yambwiye kubyihana ndanangira, ndetse ndanarira cyane kuko nashakaga gukomeza kumwanga we na bene wabo bavanye Bugande. Nyuma nyibwira ko ntabishobora keretse ibimfashije. Hutu Tutsi, agaterera nzamba nk'ako mu murima wa Edeni. Imana yaje kunkundisha Kagame na bene wabo bavanye Bugande mu buryo bumeze nk'ibisazi, ndetse bamwe ibampamo inshuti zangiriye umumaro ukomeye kurusha abandi twari tuziranye mbere. Baba abanyamabanga banjye, turasengana nubwo bari babogamye, baranyizera, baramfasha mu bifatika, baramburira n'ibindi byagaragazaga ubucuti. N'ubu ndabasengera, ndabakunda, bandutiye abavandimwe banjye icyo gihe. Ubu sinzi uko bimeze kubera ibihe n'amateka. Ndasaba Imana ngo bazabone u Rwanda rushya rwahinduriwe izina. Namenye byinshi ku Batutsi, noneho impa kwingingira biyita Abanyarwanda bose, kandi ntushobora gusengera uwo udakunze. Imana niyo yanyihereye urukundo rero rwo gukunda abiyita Abanyarwanda. Niyo mpamvu ugiye kumva ibyo utarumva wenda, cyangwa se uzi ariko bigutoneka ukaba udashaka ko bakozaho, cyangwa ibyo udasobanukiwe, ariko hamwe n'Umwuka Wera umufasha azagufasha. Niryo sengesho ryanjye. Gusa igihe natangiriye kwandika, ibya mbere nagiye mbyandika nkabitanga nta nkuru, ibindi nkabica nkabijugunya. Numvaga ari njye byadukanye nta handi ndabyumva, kuko icyo gihe byari bikomeye kuvuga iby'Abahutu n'Abatutsi ku mugaragaro, amoko, no kuvuga amakosa cyangwa ibyaha by'Abatutsi cyangwa iby'Abahutu. Abahanuraga bose
barabafungaga, abandi bakaburirwa irengero, n'abageragezaga kuvuga ibitagenda bagirirwaga nabi cyane. Mbere bavugaga ngo itsembabwoko n'itsembatsemba, kandi nibyo byari byo, kuko abahutu bakoze itsembabwoko, nyuma abatutsi bakora itsembatsemba, bakanakoresha imvugo ko abanyarwanda bishe abandi banyarwanda, kandi itsembabwoko n'itsembatsemba nibyo byo. Ubutegetsi bwari bwarabujije abiyita abanyarwanda kuvuga ku moko, ndetse kubera ibikomere bakanavuga ngo nta moko abaho. Bakaba baribeshye baranibeshye bagira ngo barambeshye, ngo ko hari bya bindi by'abega, abanyiginya, abatsobe, abasindi n'abandi. None nyuma y'imyaka yakurikiyeho uhereye igihe natangiriye kubisakuza no kubyandika, nabo ubwabo bagize isoni zo kubeshya ikinyoma kingana kuriya. Ndabona hari icyahindutse, kuko noneho hemejwe ko habaye jenoside yakorewe abatutsi. Ubwabo baba bahamije banashimangiye ko amoko ariho, nta ngingo yo muri mbonezamubano cyangwa mpanabyaha igiyeho, nta n'ibyo bashyize mu itegeko nshinga cyangwa amategeko shingiro. Icyo kintu bashaka guhisha nabo ubwabo bazi ko ariho ikibazo muzikire, uretse ko kugeza ubu nandika batari bavuga abayikoze mu izina neza ngo banabisobanure neza, keretse nko mu cyunamo niho njya numva bakomozaho, ariko ubundi barabitsinda cyane. Byoroha cyane kuvuga ko jenoside yakorewe abatutsi, ariko kongeraho ko yakozwe n'abahutu ngo babishyire ku maradiyo na televiziyo no mu binyamakuru, abenshi barabihunga. Hari impamvu, ntibari bemeza neza ingingo ngo bayishyire mu itegeko nshinga ivuga ko jenoside yakozwe n'abahutu ku mugaragaro. Hari icyo abategetsi bariho ubu b'abatutsi bashaka ku bahutu, barabakeneye cyane nubwo batabakunze na gahoro, ndetse kuri bo bapfa bagashira. Ariko mu bigaragara abatutsi bategeka bakeneye abahutu mu birebana na politiki yabo, ubwo na mpuzamahanga cyane cyane. Ni nayo mpamvu ntaho birandikwa kugeza ubu, babitinyuka mu bihe by'ibyunamo cyangwa kubyandikaho. Harimo ibanga ry'icyaha rusange, ntibanavuga ko jenoside yakozwe n'agatsiko. Oya, ibyo bivugwa n'abahutu bemera ko jenoside yakorewe abatutsi ko yakozwe n'agatsiko k'intagondwa z'abahutu, kuko iyo uvuze ko byakozwe n'agatsiko we abavuyemo, kuko ntiyibara muri ako gatsiko, akaba ahumekaho, ariko abahumeka insigane, kuko biba byoroshye ntibiba bivuyeho, bikomeza kumusimbiza. Ariko uwamubaza ntiyakwerekana ako gatsiko kariko, ntikerekanwa, ntako azi, kari hehe, maze ngo abarengana benshi barenganurwa. Yazana wenda babagosora na bariya bandi bafunzwe bavangavanze, wasanga cyekeranya ngo ni babagosora, kandi nanone akabashyizeho baba. Iyi ba niyo ifite ikibazo, iyi ba niyo irimo ipfundo ryananiranye gupfunduka kugeza ubu, kuko baramutse bavuze ko yakozwe n'abahutu baba bemeye ko ari rusange, nta manama n'imishyikirano byaba bibaye. Nibavuga ko ari agatsiko k'intagondwa z'abahutu, nabyo bazatubwira izo arizo batibeshye. Ziriho izo ntagondwa ngo zihanirwe jenoside yakorewe abatutsi, baduhe n'imyirondoro y'izo ntagondwa kugira ngo zikurikiranwe, maze abarengana bose barenganurwe, abafungiwe ubusa bafungurwe, maze ako gatsiko k'izo ntagondwa z'abahutu bagashake bakaboneka hamwe n'itsembabwoko, maze gahanwe by'intangarugero. Ibihano byo gufungwa burundu y'akato, kuko icy'urupfu cyo cyavuyeho, nabyo ndabitegereje, ariko ntabyo nzabona. Uretse ko binumvikana, kutabishyiramo ntibibuza abavuga ko ari abahutu bakoreye abatutsi jenoside, kandi nibyo byo, niko kuri nyakuri. Kuvuga ngo ni jenoside nyarwanda, jenoside rwande, kandi ko itateguwe, kandi ko yatewe n'uburakari bw'abahutu kubera ko Habyarimana yapfuye. Kuvuga jenoside nyarwanda bituma amoko atakaza imbaraga, kandi ikibazo ariho kiri. Kuvuga jenoside nyarwanda ni uburyo bwiza butuma abahutu basa n'abasubiranye ubumuntu, baba basa n'aborohewe, bagatangira gutekereza neza, byorohereza abahutu hafi ya bose, kuko jenoside yakorewe abatutsi ibicitse intege cyane. Ubwo rero ibibaye jenoside nyarwanda hagasigara ibyaha bya bombi, hutututsi, by'ubwicanyi bwashaka bukaba ubwo mu rwego rwo hejuru, cyangwa ibyaha byibasiye inyoko muntu, cyangwa iby'intambara ariko atari jenoside. Ibyo rero RPF n'abatutsi muri rusange, abacitse ku icumu by'umwihariko, ntibabikozwa. Barashaka ko havugwa ko jenoside yateguwe n'abahutu, kandi ko yatangiye kera muri za 59, kandi ko bo batigeze bica abahutu n'umunsi n'umwe.
ko batigeze batekereza no kwica umuhutu n'umwe, ari nayo mpamvu abatutsi badashaka ko havugwa ko abahutu nabo bakorewe jenoside, kuko ibyaha bya bombi byaba bingana. Abahutu nabo nta kuntu bahakana ko batatsembye abatutsi. Kubihakana waba wihindura ikigoryi imbere y'abakumva n'abakureba, ariko bahita bongeraho bihuta ko abatutsi nabo babatsembeye ku Gikongoro no muri Kongo Zaire na mbere yaho za Byumba. Icyo kikaba gisibye mu bwonko bwabo by'agateganyo ibya mbere byose, jenoside igasigarana imbaraga nke cyane maze bigahinduka agatereranzamba. Abatutsi barashaka ko havugwa ko habaye jenoside yabakorewe gusa, kandi ko yateguwe n'abahutu igashyirwa mu bikorwa nabo kuva muri 1959, kandi ko aribo bihanuriye indege Habyarimana perezida wabo w'umuhutu, ndetse ko n'umudamu we n'abana be n'umuryango we babigizemo uruhare, kandi ko abahutu batangiye jenoside kera kuva muri 1959, ngo FPR iyobowe na Kagame ariyo yahagaritse jenoside, kandi ko abatutsi barushije abahutu gukorera igihugu neza kubera ubumwe n'ubwiyunge garagara n'ibindi byinshi bashimirwa ariko Imana ititayeho, ko bafite n'igisirikare gikomeye, ko bazi kurwana bakihesha ishema n'agaciro, ko abahutu bagomba gukurikiranwa n'inkiko zose zo mu isi aho bari hose, ariko cyane cyane bakabazana mu Rwanda rugendera kugeza ubu nandika ngo ku mategeko ko rwakuyeho n'igihano cyo gupfa, maze byarangira ibisabwa bikaba bigomba gushyirwa mu bikorwa. RPF n'abandi bashamikiyeho bagashimirwa ibikorwa byabo byiza, ariko cyane bagashimwa, hagashimirwa by'intangarugero nyakubahwa Kagame, agashimirwa biruseho ko yahagaritse jenoside wenyine, ko ari umugabo ukomeye wenyine, ko azi ubwenge wenyine, ko afite imbaraga wenyine, ko azi gupanga wenyine n'ibindi bisingizo bitera urujijo. Bakongeraho kandi ko leta y'ubumwe yarangije kunga abanyarwanda bose nyuma y'amarorerwa yabaye mu Rwanda, ikabirinze n'umutekano wabo, kandi ko ikigeretse kuri ibyo kibirusha n'imbaraga nuko mu Rwanda nta moko abamo. Umenya ataranigeze abamo, ngo nta moko abaho, ngo keretse iby'abazungu b'abakoloni bahimbye kubera inyungu zabo, kandi ko abahutu bapfuye bose bishwe na twa dusasu twari twarabuze iyo tujya, twa tundi tuba tumeze nk'utwataye umutwe, tumwe tutafasha duyi, utwo bita rebare perdu, ko ahubwo abahutu bakoreye itsembabwoko abatutsi, kandi ko FPR igomba gukurikirana abajenosideri aho bari hose ku isi, n'abo muri FDLR bari mu mashyamba ya Kongo, igakurikiranayo abana batari bakavuka cyangwa bari bato cyane muri 1994 rusange. Ariko kubera ko nabo bafite ingengabitekerezo basigewe na base na ba nyina, bagomba kuba urwitwazo rufatika kugira ngo FPR irengere ubusugire bw'u Rwanda n'ubw'ibiyaga bigari na Afurika muri rusange ndetse n'isi yose. Ariko siko abatutsi bose babibona. Abacitse ku icumu n'abatutsi bavuye hanze banganye na Kagame na FPR bose ko babibona, kubera ko baranganye bahita bareba neza, mbere bari bahumye. Abahutu nabo barashaka ko havuga ko RPF ariyo yatangiye jenoside igihe cy'ubutegetsi bw'abami bwa Gihake na Gikolonize, maze ikayikomereza ibyumba igihe yateraga ku ya mbere Ukwakira muri 1990, igakomereza kuyikorera mu gihugu igihe hanuraga indege ya Habyarimana, ikayikomeza imaze gufata igihugu, maze ikayikomereza ku Gikongoro igihe ibicira mu nkambi ya Kibeho no muri Zaire igihe yabakurikiranagayo ikuye inkota ikabarunda ibirundo, maze tingitingi igahinduka indahiro y'ibyorezo y'akabarore, kandi ko na n'ubu ikiyikomeje kuko abahutu bafungiye ubusa bose, kandi ko na gacaca yashyizweho na FPR kugira ngo yongere imara abahutu, kandi ko FPR ariyo yateye jenoside kuko ariyo yahanuye n'indege yari itwaye umubyeyi Habyarimana ndetse n'undi muhutu ariwe perezida w'u Burundi. Ko rero kubw'iyo mpamvu abatutsi ubutegetsi bwabananiye, ko ahubwo abahutu aribo bari babushoboye na n'ubu bakibushoboye, ko bari bazi kubanisha abanyarwanda, ko n'ubundi babasagariye bari bibereye mu mahoro n'ubumwe n'amajyambere bari muri MRND. Aha niho imyuka y'uturere y'abahutu irwanira ubutegetsi yinjirira igahita igaragara.
maze Nduga Rukiga bigaseruka, buri wese yitwaje igikomere cye, maze abanyenduga bakarata ko ari bo bashoboye gutegeka neza bakarusha Gihake na Gikolonize n'Abakiga. Nyuma Abakiga bagaseruka bakarata ko ari bo bategetse neza kurusha abanyenduga na Gihake na Gikolonize, kandi ko aba bombi Abakiga n'Abanyenduga barusha gutegeka cyane FPR n'inyenzi, Abatutsi muri rusange. Ariko ukurikiranye neza wakwibaza uti ko Abatutsi bavuga ko Abahutu batangiye kubakorera jenoside muri 1959 kugera kuri kaminuza yo mu kwa 4 1994, Abahutu bakavuga ko Abatutsi bo muri FPR batangiye kubakorera jenoside kuva tariki ya mbere Ukwakira muri 1990 igihe inyenzi zitera. Aha rero tubisuzumye neza twasanga tugomba gufatira ku babanje gukorera abandi jenoside. Ni bande babanje gukorera jenoside abandi? Reka mbe nemeye izi jenoside ebyiri bavuga bitana ba mwana, reka mbe nemeye izi jenoside zombi, noneho dutangira urubanza. Ndabaza nti ni bande babanje gukorera abandi jenoside? Igisubizo cyisubize kuko kiroroshye cyane, ariko bamwe hari aho bagira bakemera ko ngo basi baremera ko bakoze jenoside, ariko ko n'Abatutsi nabo bayibakoreye muri Zaire ko bayikoze nabo. Abazina yabo bombi bitwa Hutu-Tutsi bitwa ba Adamu na Eva muri Edeni. Bari muri Edeni kandi bombi bamaze gucumura, ntibashaka kwemera ibyaha bakoze. Bose bari mu Rwanda kandi ntibashaka kwemera ibyaha, kandi bose bariye ku mbuto z'igiti Uwiteka yababujije kuryaho. Bombi uko ari babiri baraziriye, ariko ntibabyemera na gato. Ipfundo ry'ibibazo n'ibisubizo by'Abahutu n'Abatutsi ni ibyaha bakoraniye bikubiye mu yari aya magambo Uwiteka yavuganye na Adamu na Eva. Kandi ugenzuye neza ni nako bimeze mu isi yose. Nta muntu upfa kwemera uruhare yagize mu cyaha runaka. Hagomba kuba buri gihe ngo hari uwabiteye, we akaba abarengana, ari umwere, yarabiroshyweho, yarasagariwe n'ibindi. Ni umwuka w'abakurambere bacu Adamu na Eva. Ni cya cyaha cy'inkomoko kitugendamo kandi kigendagenda muri buri kiremwa muntu. Niyo mpamvu buri wese asabwa kwemera gucungurwa na Yesu Kristo kugira ngo ahabwe amaso areba ibintu neza. Naho ubundi byitwa kwitana ba mwana, kandi bizanira impande zombi guhanwa by'intangarugero nk'uko byagendekeye abangaba. Bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri ya ngobyi mu mafu ya nimunsi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka Imana. Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo iramubaza iti urihe? Arayisubiza ati numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi, ntinyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Iramubaza iti ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho? Uwo mugabo arayisubiza ati umugore wampaye ngo tubane niwe wampaye ku mbuto z'icyo giti ndazirya. Uwiteka Imana ibaza uwo mugabo iti icyo wakoze icyo ni iki? Uwo mugore arayisubiza ati inzoka yanshukashutse ndazirya. Itangirira ibice 3 umurongo wa 8 kugera wa 13. Abahutu barashaka ko hemezwa jenoside ebyiri, ubwo bo bahita bemera iyo bakoreye Abatutsi. Abatutsi bagashaka ko hemezwa imwe ihita ibahindura bera de ako kanya, igahamya Abahutu jenoside bonyine, kuko nabo bazi ko jenoside ifite imbaraga nyinshi, n'Imana irabizi na Satani arabizi. Abahutu bashaka ko buri ruhande rugira ibyaha bakabiringaniza. Barihimbire kuko basabwa kubanza kwihana ibyaha byabo by'indengakamere. Abatutsi nabo bazi ko bera de, barihimbire kuko nabo ubwabo imitima yabo irabacira imanza, kandi urubanza rwabasatiriye rugeze ku muryango, ndetse nibo ibihano bigiye kurangirizwaho. Mbega ishyano ritegereje izi mpande zombi. Ariko byose Uwiteka araje bisobanure neza, kandi ntawe uzamugisha impaka cyangwa ngo yitakume yibeshyera, kuko uwo nawe abazi ko nta kuri kurimo ngo ajye hashimagiza imikorere y'igihe cy'abami, cyangwa ngo ashyire ibyo yemera ku mbuga za interineti. Abandi Bahutu nabo baze bashimagize
imikorere ihwitse y'igihe cya za repubulika zombi. Ariko harimo ibice bibiri. Habanza abanyenduga bashima ibyabo cyane ko barushije Gihake na gikolonize bakabirukana, bagashyiraho repubulika na demokarasi. Hakurikiraho abakiga nabo bashima ibyabo ko barushije Gihake na gikolonize n'abanyenduga, bagashyiraho repubulika ya kabiri n'amahoro n'ubumwe n'amajyambere. Maze haza ikindi cyiciro cy'abatutsi aricyo kiriho ubu, cyishimagize ko bafite amajyambere barusha ababanjirije bose. Aba bishimira ko barushije abahutu, bayobora neza, babatera akanyamuneza ngo barubaka imitamenwa. Imitamenwa iruta World Trade Center. Bavuga ko ari Ben Laden wayishyize hasi. Uzi ko hari abagomba gushyira iyo mitamenwa hasi, muri bo hari abagiye kuyishyira hasi. Iyabo bazayishyirira hasi bamaze kubura epfo na ruguru, ubwo ingabo z'amahanga zizaba zibagezeho bamaze gusakizwa, maze umujinya ubatere kurimbura imitamenwa yubakishijwe amaraso y'inzirakarengane n'amarira y'imfubyi n'abapfakazi. Kandi aba bose bari mu irushanwa imbere y'Uwiteka Imana yanjye, bafite amanota ari munsi y'icya kabiri. Ntavuga ko bafite 0 mukavuga ko nkabye, bose bari munsi y'akarongo. Nagiye nsenga, ndigishwa, ndashakashaka, ndegeranya, ndongera ndashakashaka. None ibyavuyemo iby'Imana ishaka ko nkugezaho n'ibyo ngabanijeho, nkaba nguhaye inshuti muvandimwe musomye, ngusabira ngo uzasobanukirwe. Ariko ndibaza nti nyuma y'imyaka 18 irenga tuvuye muri jenoside yakorewe abatutsi no guhora kw'ingabo za FPR, hari ubwiyunge cyangwa ntabwo? Hari uguturana gusa? Kuko rimwe Perezida Kagame yavuze ngo si ngombwa ko abanyarwanda bakundana, ariko bagomba kubana mu gihugu cy'u Rwanda kuko ni icyabo. Nyumvira nawe, Perezida w'igihugu udasaba abaturage be gukundana. None dufite reconciliation cyangwa ni cohabitation? Umwanzuro w'igice cya mbere. Ndashima Imana Data wa twese wamenye ntaraba urusoro mu nda ya mama, akantoraniza kuba umuhanuzikazi uhanurira amahanga, akaba yarambashishije kumenya ibyo nzi birebana n'igihugu cyacu. Byambujije guhuzagurika ndetse simpuze na benshi, bikamviramo n'ibibazo. Ariko dore iby'Imana yambwiye biboneka muri Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 17 kugera wa 19. Nuko weho kenyera uhaguruke ubabwire ibyo ngutegeka byose, ntibagukura umutima, ntazagutera gukukira umutima imbere yabo. Kuko uyu munsi nakugize umudugudu w'igihome n'inkingi y'icyuma n'inkike z'imiringa. Igihugu cyose n'abami b'Ubuyuda, Rwanda n'ibikomangoma byaho n'abatambyi baho n'abaturage baho bazakurwanya, ariko ntibazakubasha, kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore, niko Uwiteka avuga. Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 17. Ndashimira Yesu Kristo umwami wacu wambashishije yuko yatekereje ko ndi uwo kwizerwa, akangabira umurimo we. Nubwo nabanje kuba umutukanyi n'urenganya n'umunyarugomo, ariko narababariye kuko nabikoze mu bujiji ntarizera. Timoteyo wa mbere igice cya mbere umurongo wa 12 n'uwa 13. Ndashima Umwuka Wera, we muyobozi n'umufasha wanjye utantenguha, niwe mbaraga zanjye n'inshuti yanjye. Yohana igice cya 14 umurongo wa 26. Ndasengera buri wese uzasoma iki gitabo, umuzi w'inzika y'inzigo Rwanda nyuma y'amahirwe ya nyuma, ngo azasobanukirwe. Ndemerera buri wese ufite umutima wo gushaka amahoro anyuze muri Yesu Kristo umwami wayo kunyunganira no kuntera inkunga, kuko hari byinshi bisigaye byo gukora. Sinemera na gato kungurwa ibitekerezo n'imyumvire n'abanyamadini n'abanyapolitiki abari bo bose n'abandi bafite imyumvire itagendanye n'ijambo ry'Imana. Nsubiyemo ngo uwo nemera nkemerera ni buri wese ushaka amahoro, amahoro nyamahoro aturuka kuri Yesu Kristo umwana w'Imana, akaba n'umwami w'amahoro. Uwo niwe nemera ko ari muzima. Naho abandi Bibiliya ibita intumbi, bivuga ko nta buzima bubarimo, kuko amahoro atangwa na Yesu niyo yonyine y'ukuri nemera. Kuko n'ubundi iby'ab'iy'isi niko byabaye, imikorere ni imwe, hahinduka abantu gusa. Nta nama zabo nkeneye rero. Aka ni agapande k'umusanzu mpaye abahutu
abahutu, abatutsi, abatwa biyita abanyarwanda n'abandi bose bizagirira umumaro. Ariko sinemera na hato impaka na zimwe izo arizo zose kuri buri wese, kuko ntabwo ari ibiganiro mpaka, ni ubutumwa bw'imbuzi ku biyita abanyarwanda, urabwumva cyangwa ukabureka. Ezekiyeli ibice 2. Abakunda guhanganisha ibikomere by'amoko n'uturere n'amadini n'amashyaka nta mwanya mbafitiye na muto, ahubwo mwirinde, kuko nk'uko tubisoma mu gitabo cy'umuhanuzi Amosi ngo, maze Amosi asubiza Amasiya ati, ntabwo nari umuhanuzi cyangwa umwana w'umuhanuzi, ahubwo nari umushumba kandi nari umuhinzi w'ibiti by'umutini. Uwiteka yantoye ndagiye amatungo, maze Uwiteka arambwira ati, genda uhanurire ubwoko bwanjye Isirayeli. Noneho wumve ijambo ry'Uwiteka. Uravuga uti, ntuhanurire Isirayeli ibibi, kandi ntugirire inzu ya Isaka ijambo ribi. Amosi ibice 7 umurongo wa 14 kugeza 16. Nanjye sinari umuhanuzi, Uwiteka yansanze muri byinshi nari ndimo, nifitiye izindi viziyo zizana inyungu vuba, maze angira uko yangize. Buri wese ufite impaka ku byo mvuga cyangwa nandika ajya abaza Yesu Kristo w'i Nazareti, umwana w'Imana wapfuye akazuka. Niwe wantumye, azamusobanurira. Uwo niwe wampaye akazi, niwe nkorera, niwe umpemba. Ni nawe wampaye ubwishingizi bw'iteka ryose. Nkorera mu biro by'abahagarariye ijuru n'isi, ni muri ubwo bwami bw'Imana mu isi nkora. Niho mfite adresse, ndi urugingo rw'itorero rya Yesu, ndi igice muri byinshi byubatse umubiri we. Mpamya ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana kandi yapfiriye abantu bose ku musaraba i Gologota, akazuka ku munsi wa gatatu, kandi ko umwizera wese ahabwa ubugingo buhoraho. Ariko utazamwizera akaba amaze gucirwaho iteka, kandi ko agiye kugaruka gutwara itorero rye ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari. Uwo ni we wangize intumwa n'umuhanuzikazi, angira umubwirizabutumwa bwiza n'umwigisha w'ijambo rye, kandi kimwe n'abandi ntegereje kuzabona ibyasezeranijwe. Yampaye n'izindi mpano nyinshi zikora mu gihe cyazo. Buri mpano yose igenda ikora bigendanye n'uko ashatse nibiba bikenewe icyo gihe. Ukeneye ibisobanuro byubaka bigendanye n'ibiri muri iki gitabo, n'ibindi byose bigendanye n'umuhamagaro wanjye bitanditse ariko bijyanye n'ijambo ry'Imana mfitiye ibisobanuro, niteguye kubimuha. Nongere mbisubiremo, sinemera impaka izo arizo zose, zaba iz'abanyamadini n'abanyapolitike babo, narazihaze. Nkeneye gufashwa, sinkeneye guhangana no kurushywa, kandi nzi neza ko bitakwemerwa na bose. Ndabizi n'uwantumye arabizi, ariko Imana ibishakisha nibura umwe gusa. Urumva neza? Umwe gusa. Kuko umwami wanjye yavuze ngo, ubwo bibaye ku giti kibisi, ku cyumye bizagenda bite? Nkeneye icyatumye nigira imbere mu murimo w'uyu muhamagaro, nkabona abana b'ubugingo Yesu abakiza ibikomere. Sinkeneye abandindiza, kandi wenda bazanarimbuka. Naba ndimo kuruhira nyane. Imana Data wa twese iguha umugisha wo kuzabona ubwiyunge nyakuri hagati y'abiyita abanyarwanda bagizwe n'amoko atatu, ariyo Hutu, Tutsi, Twa, bakazasubirana ubunyarwanda amaraso atongeye kumeneka. Kuko nyuma y'ibigiye kuba, u Rwanda ruzahindurirwa izina, n'ibindi byinshi bizahindurirwa inyito, n'imikorere yahozeho iriho ubu izahita ikurwaho, hashyirweho iya Yesu. Abita abanyarwanda ubu rero mwumvire Uwiteka, mukora ibyo abasaba, naho ubundi murarye muri menge. Muriho umuhamagaro ukomeye wazabasiga muri mbarwa. Nuko rero nimwemera mukumvira, muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma, inkota izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Yesaya igice cya 1 umurongo wa 19 kugeza wa 20.